biganza byawe ngoma ya bene ubukombe utuye Burasirazuba usangiye na Kirehe Kayonza Rwamagana Bugesera ngoma yacu abo nibo muhanye imbibi kandi iteka bizahora arakaranga wifitiye ibiyaga bibereye ubukerarugendo Bugesera na Sake nabirira bitari amakuru twagira ngo dutangire press conference yacu hari gahunda twabanje mu gitondo twasuye ibikorwa bitandukanye n'abanyamakuru turi kumwe na Jamari Habarurema wa Isango Star bica mu maka wa RBA mediatrice wa Izuba Mbashamwanya wa BTN Jean Paul Wigihe Manzi wa Muhazi yacu hari inyuma Registre y'Inyarwanda hari Poste wa Sarusi hari Hajara wa Rio Rwanda Nkangura wa The New Times hanyuma akaba na Theoneste w'Ingenzi Nyayo abanyamakuru twatangiranye mu gitondo tujyana gusura ibikorwa twasubirwaho bitandukanye dushaka ko ari byo bigaragara muri iyi gahunda yacu twasuye imihanda yubatswe mu mujyi wa Kibungo dusura inzu zubakiwe abarokotse jenoside batishoboye dusura inzu y'ababyeyi na hospitalisation biri igasetsa kuri health center twasuye ibiro by'imidugudu itandukanye yubatswe ku biganza y'abaturage ku bufatanye n'akarere twasuye ibicumbi mbonezamikurire y'abana bato yubatswe ku bufatanye n'umufatanyabikorwa ry'Ikuriro dusura ICD Gashanda yubatswe ku bufatanye n'umufatanyabikorwa PCCR hanyuma dusura n'inyubako z'amashuri nyakubahwa meya mubitwemereye abanyamakuru twaha umwanya bakagenda babaza ubwo turahera kuri buri gikorwa kugira ngo byoroshye tutaza kuvangavanga duhereye nko ku muhanda umunyamakuru ufite ikibazo yakibazo akatubwira n'aho cyapresingaho kugira ngo bitworohere kandi twige umutima mwiza yego cyangwa mutwaye mwakoze tujya mu tubwire sabe ubuyobozi bw'akarere buduhe gahunda irambuye cyangwa se tugaragarize gahunda irambuye y'ikorwa ry'imihanda imihanda nyine yarakozwe hari ibirometero 8 n'igice twari tuzi hano mu mujyi mwagiye kumwongeraho hariya kukarutandeshwa n'undi muhanda ukata hariya nakwita mu mujyi sinjya amenye izina ryawo ariko hariya hafi ya Pipirera aho ikorera mwagiye mwongeraho ese nk'umwaka utaha murateganya gukora iki cyane ko hari n'abandi bagikeneye imihanda hari wenda Rebezo Sakara hari n'indi mihanda nk'avanga mu mujyi ntabwo irarangira yose tujya mu tubwire gahunda irambuye wenda y'umwaka utaha cyane ko wenda mwarashoje ubu indi sinzi niba hari ikiri ongoing ntabwo yose nayirebye ariko se umwaka utaha bwo abaturage wenda batuye mujyi wa Ngoma na ugenda wamuka bitegeki wenda tutavanyemo uyu muhanda wa Ngoma Bugesera uca mu Gisaka Mirenge ukambuka hakurya mu Bugesera nawe wenda mwawukomozaho ibikorwa bigeze ariko ese hano hafi ahangaha abaturage bitegeki bakoze uzarinyuramo amakamyo uzaba ari nka diversion y'ibicuruzwa bijya mu bindi bihugu nabazaga ese mubona uzafasha ubuhahirane hagati y'ibihugu ku kihe kigero mu buryo bwo kuba bagabanya urugendo igicuruzwa gifata kuva kuri point A kijya kuri point B utakoze icyo nabaza kwiyamamaza mu kigo cy'amashuri cya Garema abaturage bagaragaje ko bifuza ko hagira ibikorwa remezo by'umuriro y'Akagera tubona ko n'abakerarugendo bazajya baturuka hariya ku kibuga cy'indege bakanyura muri uyu
umuhanda wacu bikaborohera kujya muri pariki y'Akagera. Ibyo rero biraduha natwe gutekereza cyane no kwagura ibikorwa no kwagura serivisi, kuko byose ibyo tuzabyungukiramo. Abaturage b'akarere ka Ngoma bakora ubuhinzi bazagenda babyungukiramo, abana bacu biga amashuri bagiye muri bumenyingiro, no kwitegura ko dushobora kugira amahoteli meza yakwakira abo bantu, kuko dufite n'amahirwe y'ibiyaga byegereye aho ngaho. Bigeze kuvuga ku muhanda ADPR Karenge, Jamali wabivuze, dufite porojegiti y'umuhanda n'ubundi mu mwaka w'ingengo y'imari utaha, ariko bitewe n'inyubako iri gukorwa ku bufatanye na PSF hariya mu mujyi wa Kibungo, twaratekereje tubona ko bitahita byihuta kugira ngo uriya muhanda uhite ukorwa ako kanya. Turabizi ko ukenewe, ariko uyu munsi nanone dufite agakiriro hano hepfo, dushaka ko hakorwa uyu muhanda uturuka mu Ivundika ugenda ugana n'ubundi Karenge kuri Eglise Vivante, ndetse ukaba wakomeza n'ubundi ni mu rwego rw'imiturire n'imitunganyirize y'umujyi, ukaba ari uwa kaburimbo yoroheje. Iyo niyo projet dufite mu mwaka utaha, ariko turacyakomeza no gutekereza izindi. Dufite zone ya Musamvu nayo ikeneye imihanda, ariko hamwe n'ikorwa ry'uyu nguyu ntabwo aka kanya twari twatekereza kuba Musamvu twayitunganya, kereka uriya muhanda munini umaze kurangira. Ni ibyo ngira ngo navugaho, ariko n'abandi banyunganira. Ibikorwa by'amashanyarazi buri mwaka tuba dufite ibikorwa tugomba gukora bijyanye no gufasha abaturage kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ubagereho. N'uyu mwaka dushoje twari dufite gucanira ingo 2,000, uyu munsi tugeze ku 1,931, ariko twari twageze challenge y'insinga zabonetse uyu munsi. Barakomeza, igikorwa kirakomeje, n'umwaka utaha tuzakomeza, kuko ari twebwe ari REG. Icyo ni igikorwa tugomba gufatanyamo, kuko nubwo tuba dufite uwo muhigo ariko na REG irawufite. Turaganira rero tugafatanya, tureba ibice bitari byageramo amashanyarazi kugira ngo tubifashe. Ndumva gahimaho n'ubundi amashanyarazi arahasanzwe, ni ugushyiramo amapoto twegereza abo baturage. Ibyo rero tukomeza kubifatanyamo umunsi ku munsi, nabo turabageraho. Ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze. Wenda icyo nakunganiraho umuyobozi w'akarere, nk'uko bivuze muri gahunda nini dufite yo kwagura umujyi, uyu muhanda Vundika ujya Vivante ni umuhanda twatekereje kugira ngo tubashe kuba kwaguka, ariko n'igihe umuntu avuye Kigali cyangwa se aturutse umuhanda munini Kigali Rusumo ukeneye kujya Karenge, igihe bibaye ngombwa gufunga umuhanda hari ibyihutirwa, uba ufite indira kurusi ica hasi ikinjira Karenge, ukabasha munsi yaho Zeynike ugasubira mu mujyi n'ubundi. Uyu muhanda rero twavuga ngo ni priorite, nubwo tuba dufite myinshi, ariko ubushobozi uko buboneka tugenda twagura nyine nk'uko tubizi. Ko iminsi ishize imyaka nk'ingahe n'undi hano habaga umuhanda umwe gusa waba mu mujyi. Iyi ni projet rero ihari y'imyaka myinshi irambye kugira ngo tugende twagura imihanda hirya no hino muri uyu mujyi wa Kibungo. Kigali akinjira Nyabugogo, kazamuka Gatsata, kazagera mu majyepfo. Iyi yose zaba ari hagufi, ariko kuri planning, joint planning n'ubundi ni umuhanda wubakwa igihugu cyawutekerejeho. Ubu kibaje kinatekereza no gukura amakamyo mu mujyi wa Kigali, kugabanya ubucucike mu mujyi, hakabaho izindi nzira cyangwa se indi mihanda ihuza intara n'ibindi bihugu, bitagombye yuko amamodoka yose aca mu mujyi wa Kigali. Icyo ni kimwe, ariko nanone n'ibicuruzwa byacu hano buri lokali, nk'uko umuyobozi w'akarere yabivuzeho, niba twegereye ikibuga, murabizi ko igihugu dusigaye dukora export biciye no muri cargo cyangwa se indege zitwara imizigo.
ibyeza ahangaha byatunganyijwe guca hano bikagera ku kibuga cy'indege cya Bugesera cyubakwa. Ibi byose ni byinshi biba biteganywa kuri long plan mu gihe kizaza, uburyo dutegura amayira kugira ngo abantu bose bazabigireho inyungu, yaba igihugu ariko n'ibihugu by'abaturanyi, kandi bitangirije na circulation z'indani mu gihugu, kugira ngo tugabanye ubucucike mu mujyi wa Kigali uko igihugu kigenda kibona yuko bikenewe hirya no hino. Numvaga aribyo nakongeraho, naho ibindi byo uko ubushobozi bugenda buboneka tugenda twagura imihanda. Murakoze. murakoze nyakubahwa meya. Reka tufate ibibazo bibiri byo muri sosiyali bibazwe ku nzu zubakiwe abatishoboye, hanyuma tubihuze n'inzu zubakiye barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri mwaka inzu zingahe ubona zarafashe, hanyuma muze no kutubwira muri ku zindi nzu bubakiye abandi baturage batishoboye hubatswe zingahe ubu kugeza bagana abakozi. sina ntawe twabonye sosiyali gasubiza kuri icyo. nanjye icyo nabazaho ni zya nzu mwubakiye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, hari abo mwubakiye ariko hari n'abandi bakeneye kubakirwa, bavuga bati niba bubakiye bagenzi bacu natwe inzu zacu zirashaje, ibyo murateganya iki byibura nko mu ngingo y'imari y'umwaka utaha muzubakira bangahe? murakoze. Mu karere ka Ngoma twubatse inzu 10 z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Izo nzu kugeza mu kwezi kwa gatatu twari twarazishoje na ba nyirazo bazirimo. Mu by'ukuri icyo byafashije ni uko tujya kubakira twarebye abantu mu byiciro bibiri, abataragiraga amacumbi ariko hariho n'abandi bari bafite amazu ashaje. Mu by'ukuri rero abantu barubakiwe inzu bazituyemo nk'uko mwabibonye, kandi mu by'ukuri barishimye, barashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu kubona uyu munsi bari mu nzu zibereye umunyarwanda kuko mwagiye mubibona. Muri rusange rero twubatse inzu 117 z'abatishoboye muri rusange, harimo 10 zubakiwe abacitse ku icumu n'107 zubakiwe abaturage muri rusange batishoboye. Izi nzu ziba ziri mu byiciro bitandukanye bitewe n'ubushobozi tuba dufite. Hari inzu zigeze kuri 14 zubatswe ku ruhare rw'akarere bagatanga amafaranga yose 100%, ariko dufitemo n'izindi nzu hafi 103 zubatswe ku ruhare rw'abaturage, usanga akarere gatanga isakaro, hanyuma abaturage bakaba badufasha cyangwa nyir'ubwite akadufasha kuzamura inzu, noneho twebwe tukamuha amabati twamuha ndetse n'inzugi. Rero ni gahunda dufite nk'akarere tugomba gukomeza gufasha abaturage, ariko nanone tuvuga ngo umuturage ntakwiye kugira uruhare rwe, kuko ntabwo murabizi, ntabwo abaturage bose dufite leta yabasha kububakira. Twebwe icyo tugenda tumwunganira ni ukumwunganira kubona bimwe mu bikoresho bihenze, aribyo twavugaga amabati n'inzugi, ariko ibindi bakabyikorera. Udafite imbaraga n'ubushobozi bwo kubyikorera tukamuha umuganda muri ya miganda tujya dukora kugira ngo turebe ko abaturage bacu babasha gutura ahantu heza. Muri uyu mwaka rero nanone n'ubundi duteganije kubaka izindi nzu, aho n'ubundi tuzubaka inzu 8 z'abacitse ku icumu, tukubakira n'abandi 23 inzu bitewe n'uburyo umuntu afite icumbi cyangwa umuntu akaba afite icumbi rishaje. Ku bijyanye no gusana dufite inzu 46, n'ubundi buri mwaka tugenda dufata ababaye kurusha abandi bitewe n'ubushobozi dufite, ariko tukanabifatanyamo n'abafatanyabikorwa kugira ngo turebe ko abaturage bacu babasha gukomeza kuba heza, ariko kandi tugakomeza tunakangurira n'abandi babishoboye kubyikorera, kubera ko ntabwo abantu bose leta yabubakiye ngo babashe gukora. murakoze. Ndumva twakomeza. Twasuye uyu munsi twibanze mu bana, twagiye mu bana dusura ibicumbi mbonezamikurire byubatswe ku bufatanye na Gifuriro, dusura na ECD yubatswe n'umufatanyabikorwa PCCR. Ndumva ufite ikibazo kugira ngo tugakomeza ijambo. Nabaza umuyobozi wa Gifuriro ingo mbonezamikurire wubatse 10 neza, mubona zarafashije iki ababyeyi babo bazubatse? Umugaruke ku ruhande rw'akarere kugira ngo mwatubwira, leta yari ifite gahunda yo gutunga iyo kubaka ingo mbonezamikurire 3 muri Rwanda kugira ngo
karere ka Huye ugereranyije n'imidugudu murakoze. Kuko hari bigiramo kurwanya igwingira ry'ibiryo. Yes, Boston. Ikindi ngaruka ko ni uruhare rw'amashuri mu kurengera ibidukikije, aho twasuye iriya shuri bagaragaje imbogamizi z'uko badafite ibiti, nta biti biraterwa, ariko noneho muri rusange ndagaruka ku bijyanye n'ibyo bidukikije mu bigo by'amashuri. Ese hari ahakiri ikibazo mu bigo by'amashuri mu gukora iki kugira ngo nabo babashe kugira ubwo busitani cyangwa ibyo biti bibasha kubungabunga ibidukikije? Ku bwese nk'aho murakoze. Ngenda njya ngaruke ku ruhare rw'ababyeyi mu gufasha muri ziriya ECDs. Abana baragaburirwa and then ibyo bagaburirwa ni ibyo bishobora kuba bihahwa cyangwa se ababyeyi bakaba babicontributing. Noneho mujya mumaze follow up yo kuba mwafasha ababyeyi kugira ngo noneho birenge kuba abana bagaburirwa gusa, ariko noneho n'ababyeyi be babona support zindi mu kuba ibyo b'abana barya kuri ECD ababyeyi babigiremo uruhare mu buryo runaka. Ni gute mu bihuza ku buryo impact y'ababyeyi mu kuba bafasha ECDs kongera ingano y'ibyo n'ibigaburirwa abana arushaho kuba in a certain way. hariho n'agashya ko kuba hariho ibiro by'umukuru w'umudugudu. Biriya biro by'umukuru w'umudugudu ubona ni ikintu gifite agaciro cyiza. Ese murateganya iki byibura no mu zindi ngo mbonezamikurire muzubaka ubutaha, niba biriya biro by'umukuru w'umudugudu mwabishyiraho, dore ko hari imidugudu imwe n'imwe isigaye igira ibiro wenda ku muturage runaka munsi y'igiti, ugasanga niho bari gukemura ibibazo runaka. Mbonezamikurire cumi na zirindwi bubatse kugira n'icyo babona zafashije ababyeyi. Murakoze cyane. Navuga yuko mu by'ukuri biriya bicumi mbonezamikurire bifasha ababyeyi cyane, kubera yuko icya mbere cyo umubyeyi wajya kujyana umwana mu murima agiye guhinga aba afite ahantu gusiga, ku buryo umwana asigara hariya akaba afite n'umuntu umwitaho, akaba yabasha kurya, akabasha kubona ikintu n'icyo gikoma. So bikaruhura rero umubyeyi ko no guhangayika, bimuhora kuba yahangayika. Ikindi navuga ni uko ababyeyi agira umwanya wo gukora n'akazi ke, sibyo, yisanzuye nta kibazo, yumva afite umutekano, kubera yuko aho baba basize abana baba bari sefu, bari kumwe n'ababitaho. Rero birabafasha cyane kandi barabona ko barabishimiye bitandukanye. Nkomeje ku kijyanye n'uburyo ababyeyi bafasha biriya bicumbi, ni uko mu byo gikuriro kuri bose yagiye ifasha, nuko iyo bari ababyeyi bafasha kubashyira no mu matsinda yo kwita. Rero mu ntego mu byo tubigisha ibijyanye no kubitsa no kubizanya, kuba babitsa amafaranga makeya, ariko mu ntego baba bafite n'uko bagomba no kubitsa n'amafaranga azajya afasha mu bijyanye no kwita, kuba bagura ibyo kurya bishobora kuba byava hariya mu matsinda mu ngo mbonezamikurire. Ubwo rero uruhare rwabo turarubigisha bakamenya yuko bashobora no mu gihe cy'umweru kuba babika ibiryo cyane cyane bimwe bidapfa, ku buryo bashobora kugenda ufite ingemeri y'amasaka, ufite ingemeri y'ibishyimbo, akaba yayibika bakabishyira hamwe ku buryo bizagenda bifasha ariya muri ziriya ngo mbonezamikurire, kugira ngo abana babashe kubona indyo yuzuye mu by'ukuri. Ikindi ni uko tugenda tunabafasha guhinga imirima y'igikoni hariya, kugira ngo babashe kubona za mboga zo kuba bavanga n'ibiryo bisanzwe. Murakoze cyane. Hari ibindi kuntu bari b'akarere, hari icyo baba bavuze gahunda yo kubaka amarerero, ibidukikije n'ibintu by'umudugudu. Murakoze. Ndagaruka gato ku bijyanye n'amarerero, ibiro by'imidugudu abandi baraza kubivugaho n'ibidukikije. Ku bijyanye n'ingo mbonezamikurire, kuko nk'uko mwigeze mubibaza, ntabwo ari ukubaka amarerero atatu ku mudugudu,
ahubwo ni uko kuri buri mudugudu habaho gutoranya urugo rumwe rushobora guhuriramo abana hagati ya 15 abana bageze kuri 15 hanyuma bagahabwa ubumenyi bw'ibanze nk'uko bari bamaze kubivuga. Ntabwo rero tugenda ngo twubake inzu, ahubwo turicara ababyeyi ku rwego rw'umudugudu bagatoranya ingo 3 bitewe n'abana barimo, kuko hariho n'imidugudu dusanga harimo abana bake ku buryo tudashobora kubona bya bicumbi uko ari 3, aho ushobora gusanga ari ibicumbi 2 cyangwa 1, cyangwa bigaterwa n'uko muri uwo mudugudu hariho hubatse wenda irerero rindi nk'ayo mu mashuri, nk'umudugudu urimo ishuri, ni uko nguko bigiye bimeze. Rero ku rwego rw'akarere iyo dukubye ubundi twagombaga kugira amarero 1479, ni imidugudu 473 gukuba 3. Twebwe rero tumaze kubona 1283. Impamvu nyine nari mvuze atagera hariya naho usanga bitewe n'uko umudugudu uteye cyangwa ungana harimo amarerero 2 cyangwa 1 bitewe n'ishuri rihari rifiteho abana aho bigira. Icyo ni icya mbere. Hari icyo mwabajije rero ngo ese uruhare rw'amarerero mu kurwanya igwingira. Birumvikana bariya bana iyo bari hariya hari uburyo ababyeyi bakusanya ibyo kurya nk'uko bigeze kubivugaho, umwe akazana amasaka, undi akazana ibigori, undi akazana igitoki, undi akazana imboga, undi akazana udushyimbo, twa tundi bakusanyije bakazana. Iyo bamaze kuduteguramo biba byujuje intungamubiri ku buryo umwana wo kugira ngo aze kurya ibiryo saa sita mama we ahimbuye, ahubwo anywa igikoma mu gitondo, saa yine akaza kurya ibyo kurya, umwana akaza kuza gutaha ameze neza, mu gihe yaza kuza kuba yari ari kumwe na mama we mu murima yari kuba ari kurya ibiryo bikonje cyangwa n'umubyeyi ntabe yabasha kubimutwarira. Aya marero rero adufitiye akamaro cyane cyane rwose ku babyeyi bari bo kumva neza no kwitabira uburyo bwo gukurikirana inyigisho mu marerero. Hari ikindi tugiramo n'icyiciro cy'abantu bakuru, inyigisho bahabwamo zijyanye no kuvuga ngo umubyeyi yagisama akwiye kwitabira gahunda z'irerero. Tugira umunsi umwe mu cyumweru aho duhurizamo bariya ababyeyi, hanyuma agahabwa inyigisho zivuga ngo iyo umuntu atwite n'iki arya, n'iki yakora kugira ngo yite ku mwana we akure neza mu nda, azavuka ameze neza, hanyuma arinde igwingirwa. Burya umwana ashobora kugwingirwa no guhera akiri mu nda y'umubyeyi. Abo rero nabo abo babyeyi bagira umwihariko wabo wo kuganira nabo no kubigisha uburyo bwo kwirinda kugwingira kugira ngo bazabyare umwana muzima umeze neza. Iyo amaze rero kugeza igihe noneho yinjira muri ECD, muri ya rerero, ugasanga umwana agize ubuzima bwiza. Uruhare rw'ababyeyi baruvuzeho ni ibyo byo kuzana ibyo kurya, gutoranyamo ababyeyi bashobora kwigisha abandi bana. Dufitemo ku bufatanye na Gikuriro hari uburyo badufasha guhugura, gutanga amahugurwa y'ibanze ku babyeyi bashobora kwigisha abana. Ibyo nabyo usanga ari ibintu bidufasha. Bijyanye n'imibare y'ibigwingire mu karere ka Ngoma turi kuri 26.8, ni ibipimo dufashe abana bose bari munsi y'imyaka 2 no munsi y'imyaka 5, ariko cyane cyane hanyuma tugapima tukareba uburebure bwabo, ibiro byabo, tukabihuzanya n'imyaka bafite, hanyuma dukoresheje icyo bita agasambi. Wenda abantu baza kunyunganira numva ari ibyo. Hanyuma tukareba agasambi ni akantu umwana aryamaho, bakamupima ibiro, uburebure n'ibindi byose bakabihuza, hanyuma tukareba ese ibi biro bye birangana n'imyaka ye, ubu burebure bwe burangana n'imyaka. Ibyo rero tumaze kubona duhita tuvuga ngo abana bari mu kigero mu cyiciro cy'ubugwingire ni bangahe. Twasanze ari 26.8%, mu gihe ku rwego rw'igihugu bavuga ko 2024 tugomba kuba turi nibura kuri 19%. Ni umuhigo dufite rero turimo kugerageza dufatanije n'abafatanyabikorwa kugira ngo turebe ko umwaka wa 2024 wazarangira twageze kuri 19%, kandi birashoboka dukurikije aho tuvuye, kuko umwaka ushize twari mu myaka 2 twari kuri 32, uyu munsi tugeze kuri 26, tuba dufite icyizere ko iyo percentage tuzayigera ku kwezi. Hari icyavuze cy'ibiro by'imidugudu muri smart hariya ku marerero, hakaba hari n'imidugudu ikorera munsi y'ibiti. Sinzi niba ariko ari ibyo ko bamera nkagira icyo musubiza mu makuru y'ikibazo. Murakoze. Mu nzego z'imitegekere zegerejwe abaturage, umudugudu n'urwego rwegereye abaturage, ariko ubona bigenda bigaragara cyane ko
abaturage bakenera serivisi ku mudugudu, ugasanga umuyobozi w'umudugudu bamusanze mu rugo rwe. Mu by'ukuri namwe mwese muri abakozi, ariko umuntu aje kugusabira serivisi mu rugo wumva ko hari ukuntu bibangamye, cyane ko mu bibazo bakemura habamo ibibazo by'amakimbirane mu miryango, habamo mbese ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko nyamara uriya mukuru w'umudugudu afite umuryango ukeneye nawo kuba utekanye, afite abana badakeneye kumva amakimbirane y'abaturanyi, badakeneye kubona umugabo wakubise umugore waje kuregera mudugudu. Mbese kugira ngo abo bana nabo batekane, twabonye ko ku ruhande rumwe umukuru w'umudugudu na komite bakorana, babonye aho gukorera byabafasha gutanga serivisi nabo bisanzuye. Aho rero niho twakuye igitekerezo cyo kuvuga ngo reka dufashe hamwe ku bufatanye n'abaturage, umudugudu agire aho akorera. Ariko nanone tukaba dufite n'ikindi gitekerezo cyiza cyatangiye no gushyirwa mu bikorwa cy'icyumba ntangamakuru, aho umuyobozi w'umudugudu agomba kuba, twabyita nko mu Gifaransa, mu Cyongereza data center, agomba kuba afite amakuru yose y'umudugudu. Ingo afite mu mudugudu ni zingahe, izibana mu makimbirane ni zingahe, abana biga ni bangahe, se afite ECD zingahe, ingo zifite amashanyarazi ni zingahe, ingo zibana n'amatungo ni zingahe, abatagira icumbi. Ibintu byose ayo makuru akaba yafite muri ibyo biro by'umudugudu. Aho rero ni igenamigambi ryabo ribegereye, kuko iyo bavuga bati dufite abantu babiri babana n'amakimbirane, dufite komite za mwe usenya turahari, bamenya uburyo babegera, ariko babafite bagakomeza kubaganiriza kugira ngo ayo makimbirane babe bayavamo. Iyo bazi ko bafite abana wenda 10 bataye ishuri, dufite abantu benshi, inshuti z'umuryango, ba parasosho, mbese hari ibyiciro byinshi byatowe mu mudugudu bigenda bifatanya kugira ngo abo bantu bitabweho bisubire mu murongo mwiza. Ariko nyine icyo cyumba ntangamakuru kikaba gifite n'aho kiri. No ku rwego rw'umutekano nanone, aho ngaho dufite gahunda y'irondo rishingiye ku isibo kugira ngo abantu babashe gucunga neza umutekano, ubujura bugabanuke. Iyo ubujura bugabanutse, icyo gihe ntabararana n'amatungo batinya ko itungo rye baryiba. Iyo bipanzwe neza rero kandi bigakurikiranwa neza, aho ngaho niho abantu baza gufatira amabwiriza, niho abafite agatelefone ko kurara bahamagara baza kugafatira, noneho no gukurikirana wa wundi ukuriye irondo ku rwego rw'umudugudu, agakurikirana ya masibo yose, nawe afite aho aherereye, no kureba ko koko irondo ryarawe bigatanga umusaruro. Ibyo byose rero ni gahunda zikomatanyije twavuga, ariko wa muyobozi w'umudugudu ufite aho aherereye nawe ashobora kwisanzurira, hamwe na komite bakorana, ndetse n'ibindi byiciro by'inzego bashobora guhera bavuga bati umudugudu wacu turawukurikirana kuri buri gahunda iyo ari yo yose. Ariko noneho ngarutse ku bicumbi mbonezamikurire, nabyo ni kimwe n'ibyo nari ndimo mvuga. Hariya mu irerero tuzabwirwa n'iki ko umwana yasibye atari kuza? Tuzabwirwa n'iki ko wa mubyeyi yaje kuhafatira inyigisho? Wa muyobozi w'umudugudu, ya komite bakorana, ba bayobozi bose, umujyanama w'ubuzima, ba bagore batwite nibaza kuhafatira inyigisho, azanabakangurira kujya gupimisha inda inshuro zigenwe n'amategeko n'izindi gahunda zose. Ariko kubera ko icyo cyumba gihari, nyine babasha kugitangiramo izo serivisi, ariko no gukurikirana ya myigire y'abana hagamijwe kurwanya igwingira ndetse n'imirire mibi. Ndumva nicyo navuga kuri ibyo biro by'imidugudu. Murakoze. Hari gahunda y'ibidukikije mu mashuri, cyane ko ari uburyo bwo kugwiza imbuto muri Ngoma, n'umwihariko wa Gisubi Repubulika yacu kugira iyo gahunda n'ibyo biti bizagurwa niba bizagera kuri murakoze. Gahunda yo kurengera ibidukikije ni gahunda yagutse, ariko by'umwihariko ku mashuri nabo ntabwo basigaye inyuma, ariko turashaka kwibanda cyane cyane ku biti bibyara imbuto. Ibiti bibyara imbuto, niba turi muri
school feeding, ugomba no kubona n'urubuto umwana akarya kugira ngo yuzuze na ya ndyo yuzuye. Ariko muri rusange hari na gahunda n'ubundi nini yo kugarura n'ibiti cyangwa se ubwoko bw'ibiti bwagiye bubura. Dufite imishinga minini, umushinga witwa Trepa na Kombio, ni imishinga minini yatangiye gukora mu karere kacu, ariko iyo mishinga ikazaba ifitemo ibiti by'amashyamba, ikajyamo ibiti by'imbuto tuzatera ku mashuri nk'uko mwabibazaga, ikagiramo ibiti byitwa artotherapy byo gutera ku by'ubwiza bw'imijyi nk'aha, ikagiramo noneho n'ibiti byabuze byagiye bicika. Nk'ubu ushaka kugenda ushakisha cyitwa umugombo ukakibura, ushaka umugu ukawubura, ni ibiti byatangaga byavuzwaga n'abanyarwanda kera, ubu bigiye kugaruka, tugiye kugarura ibigera ku bwoko bugera kuri 50 bwazimiye. Ariko none hakazabaho no kugira ahantu nyaburanga, dushyamba dutoya hectares zigera kuri 10 hakoze nk'uko mubona Nyandungu, ahantu hitwa ecological park, abantu bashaka kugenda bakaruhuka, bakareba inyoni, bakareba ibiti bitandukanye. Ni imishinga rero kugira ngo ibi byose dukora, ari inyubako zubakwa, ari tutarengeye ibidukikije, n'ubundi twazajya tugira ikibazo cy'inzara, twazajya tugira ikibazo cy'amapfa ndetse n'imiyaga n'ibindi. Birajyana rero, turubaka ubuzima bw'abanyeshuri, ubuzima bw'abana bacu, tukubaka ibikorwa remezo, ariko bigomba kujyana no kurengera ibidukikije kugira ngo turebe ko twagira ikintu rusange gituma dukomeza kubaho neza mu buryo burambye. Uyu mushinga rero yatangiye, nabwira ko ahataragera ibiti, umwaka ushize twateye ibiti ku mashuri amwe n'amwe, wenda ntabwo biraba byinshi ku mashuri yose kuko hari n'arimo kubakwa, hari naho bisaba ko dukuraho ibishaje tugashyiraho amashuri, tubona bimwe bishaje ariko tugatera ibindi bifite icyo bivuze, cyaba mu gutanga imbuto ndetse n'ubwiza bw'aho hantu. Numva ari cyo nakongeraho. Twakwanya kwa meya wenda dusoza twasuye inyubako z'amashuri ariko kubakwa kuri Esidema, twabona icyumba cy'umukobwa kimeze neza, sinzi niba n'ahandi hose bihari, dusura na gare. Urumva aribyo twasorezaho umuntu ufite ibibazo kuri ibyo bintu akanyanditse cyane amasaha yagiye. Batubwire amashuri yubatswe muri ingengo y'imari n'icyo azatanga ari ayegereye abasabire, ndetse niba hari na gahunda yo kuba bakongera ibyumba by'amashuri hirya no hino. N'icyo muvuga ku ruhare rw'abaturage mu kwiyubakira ibiro by'umudugudu. Murakoze. Ndagira ngo muze kutubwira ku byari Nyangoma, icyumba cy'umugore mwashizemo iki kizafasha abaturage bahagenda, cyane ko ari umugani kandi kitahari. Turi kugenda n'abanyamakuru, ijisho riragenderwa kubireba hose, twagiye tubona ibikorwa nyaburanga nk'ibiyaga n'ibindi bishingiye ku bukerarugendo n'akarere ka Ngoma mu gushyirwa mu bibyaza umusaruro. wenda nanjye reka nkomereze no kuri icyo. Hari abaturage badusabye ubuvugizi bavuga yuko Ngoma ifite ibiyaga byinshi kandi bigari, ariko kubona imikino yo ku mazi ari ikibazo. Ati hari abasare bazi kugashya twemera dufana, ariko kugira ngo uzabone umukino wo ku mazi kandi dufite ibiyaga, ati muzatuganire bashyirwaho nka shampiyona y'abasare mu mitekerereze yabo. Nibazaga is there a way forward yo kuba mwakwigenga sports mu kuba mwabyaza amahirwe ahari ubunini bw'ibi biyaga Ngoma ifite. Mwakoze. Ku bijyanye n'amashuri nubwo atari ibi twasuye, ariko n'ubundi bijyanye n'amashuri n'iterambere ry'akarere ka Ngoma by'umwihariko mu mujyi wa Kibungo. Inike ni kaminuza Inateke yabayeho muri Ngoma ishyushye umujyi wa Ngoma, ishyushye umujyi wa Kibungo. Hakaba hari nursing hariya ku bitaro bya Kibungo. Ayo ni amakaminuza yatumaga urujya n'uruza muri Ngoma rwiyongera, ugasanga n'ubukungu burazamutse n'umujyi. Abaturage bo baravuga bati turashima IPRC irahari, ariko se ishuri ryigishaga uburezi rya Ngoma rya Inateke riragiye burundu turihebe, ntacyo abayobozi batubwira. Ese baradufasha iki kugira ngo byibura batuvuganire niba ari ibishoboka rero shuri bigaruke,
niyo ryagaruka mu yindi sura nshya ariko bikagaruka. Ndumva ari icyo ngicyo mwadufasha niba mugiye kubakorera ubuvugizi kugira ngo byibura hagire igikorwa rya shuri ribe ryagaruka. murakoze niba mwari mutasubiza niba nta turimo kubaka ibyumba 12 by'incuke ku mashuri. Ni ibyumba by'abana babandi bafite imyaka 6 benda gutangira umwaka wa mbere. Ni gahunda rero ya leta ikomeje, n'undi mwaka tuzubaka ibindi. Turacyarimo kureba budget dufite kugira ngo twumvikane ku mubare w'ibyo tuzubaka, ariko buri mwaka tugenda tugira ibyumba twubaka. Byubakwa na leta, abaturage bashobora kujyayo mu muganda rimwe na rimwe gusiza ikibanza bya bindi byoroheje, ariko ubundi byose bitwarwa kuri budget ya leta. Icyo dusaba abayobozi baho ni ukubifata neza ndetse n'abana kugira ngo bizabashe gukoreshwa neza. Uyu mwaka rero nanone tuzubaka ibindi nk'uko twari tumaze kubivuga, kandi tugenda tureba aho hari ubucucike, aho ibyumba bikenewe kurusha ahandi, kugira ngo turebe yuko abana bavuye mu cyiciro kimwe babasha kujya mu kindi. murakoze. Reka nanjye nunganire ku bintu bibiri, Bisimeya nawe araza kunyuzuza kuri ibyo mwavugaga imikino yo ku mazi. Mpereye ku cyumba cy'umukobwa, ndahera ku cyumba cy'umukobwa kiri kuri GS Gahima. Kiriya cyumba ni icyumba twubakiwe ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu. Dufite Renani Palatina ifitanye partnership na kiriya kigo cy'ishuri. Ni icyumba rero badufashije kubaka hariya, kandi mu by'ukuri cyari gikenewe kuko barahasura kenshi, babonye ko gikenewe, kimeze neza nk'uko mwakibonye, ndetse n'ibigega by'amazi byiza kugira ngo bifashe umwana w'umukobwa nka kiriya kigo kiriho abana bangana kuriya. Akamaro kacyo ko twese turakazi, ni uburyo n'ubundi bwo kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, kugira ngo umwana wagize kese yo kugira imihango adata ishuri agataha, ahubwo ajye kwitunganyiriza hariya, ubuzima bukomeze. Niba afite ikibazo akarabe, yambare, yisige, yongera agaruke mu ishuri yige nk'abandi, kuko byabateraga ipfunwe ugasanga habayeho no guta amashuri. Icyo kibazo cyo nicyo cyakemukaga. Hanyuma rero tugeze kuri gare yacu, naho nabo bumvise iyo politike ya leta, kandi ukurikije ko umufatanyabikorwa wadufashije kubaka iriya gare afite gare nyinshi, hari ibibazo bigenda bigaragaramo, birimo abagore bashobora gufatwa n'inda avuye mu modoka mu gihe ambulance itaraza kumutwara akagira ahantu aruhukira. Iyo rero niyo mpamvu bakoze nabo icyumba cy'umukobwa cyangwa umudamu ushobora guhura n'ikibazo, nawe akagira ahantu yifashisha bamufashiriza kugira ngo abone uko aba yagezwa no kwa muganga. Ariko hari n'abagenzi bamererwa nabi mu mamodoka, ashobora kuribwa n'umutwe, ashobora kurwara ubundi burwayi, yaba n'undi, ariko akaba yafashirizwa hariya, akaba byibura yahabwa utunini akanaruhukaho gakeya. Ndumva rero ni n'ikintu cyiza dushishikariza n'abandi bafatanyabikorwa bagenda bubaka ibikorwa remezo biremereye, kuba kiriya cyumba cyatekerezwaho, kuko ntabwo umuntu yakoresha ubwiherero bwo burahaba buri gihe, ariko se nk'umugore wenda wafatwa n'inda ntabwo wamukonseye kujya mu bwiherero, ahubwo yajya hariya akiherera, noneho bagatumaho imbangukiragutabara ikaza kumutwara ariko atahungabanye. Hari ikindi muvuzeho cy'amashuri yari akomeye yabayeho hano, abaturage bifuza ko yagarukaho. Mu by'ukuri banasaba ko tubakorera ubuvugizi twarabukoze, ndetse n'abatubanjirije barabukoze, ariko ikigaragara uburyo unique yari yubakitse. Unique yari ishuri ry'abantu ku giti cyabo, association. Baje rero kwicunga nabi bagwa mu gihombo, ku buryo byatumye ishuri rihagarikwa. Ubu rero igihari ntabwo ari ukuyigarura, kuko bene ryo barahombye. Ntabwo rero sinzi n'uwarigarura, kuko leta ntabwo yajya mu bintu by'abantu ku giti cyabo ngo ujye kongera kubigarura, ariko hari ibiri gukorwa.
mu biri gukorwa rero harimo IPRC nk'uko wabivuze, hari ayandi mashuri iteganya gushyiraho kandi azafasha, ariko natwe hari andi mashuri y'imyuga itandukanye ya TSS yafasha abaturage, dore ko ari nayo politiki ya leta yo gufasha kugira ngo abantu babashe kwiga imyuga, bagire skills, bakore, babone amafaranga. Ariko nanone hari n'irindi shuri turi kuvugana naryo rishobora gufasha abarimu kuri post graduate kugira ngo naryo barizane hano muri Ngoma, ku buryo abarimu bagiye mu kazi badafite ubumenyi mu bijyanye no kwigisha nabo, ndetse hari n'abatangiye kubona amadiplome barakora, bakorera hariya kuri Caritas Diocese ya Kibungo. Batangiranye n'abanyeshuri bake, ariko ni ikintu gikomeza kuba bikeneye bose, dukora ubukangurambaga ku buryo serivisi batayibura. Ubwo rero ku bijyanye nanone na nursing, buri ibitaro byacu nabyo minisiteri yabishyize ku rwego rwa teaching hospital, bivuze ko ishuri n'ubundi bigomba kuba ibitaro bikuru ariko binigisha. Ishuri rero rigomba kuhagaruka, byaremejwe, nabyo ndumva ari ikintu twakwishimira, kandi tukaba dutekereza ko bizafasha abaturage n'ubundi n'umujyi wacu kongera gushyuha. Ariko harimo n'ibindi bikorwa tugenda dushishikariza abikorera kugira ngo nabo bazane hano umujyi urusheho, niba hari ibyo twabuze ariko tubone ibindi kandi byiza bishobora gufasha abanyengoma gukomeza, byaba kwiteza imbere mu bucuruzi n'ibindi byinshi. Murakoze. Murakoze cyane. Icya mbere ni uko kugira ngo mbabwire ko nubwo bitarafata umurongo neza, ibintu byose bigira master plan. Master plan rero iri hafi gusohoka, tumaze iminsi tuyikora n'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka. Dufite icyizere cy'uko mu kwezi kwa karindwi izasohoka igaragaza ibigiye gukorerwa kuri biriya biyaga, birimo ubukerarugendo, birimo ubuhinzi bushingiye ku bukerarugendo nabwo, ariko birimo na siporo nk'ibyo mwahoze muvuga. Mwavuga siporo y'irushanwa mu bwato, ariko twe turimo turanatekereza n'amarushanwa y'amagare kuri sentire ya biriya biyaga, cyane cyane ikiyaga cya Mugesera. Turatekereza umuhanda twakita nka Mugesera Lake, sako yayo uko kigiye kiriya kiyaga belt, kuhashyira umuhanda ushobora kuberaho amarushanwa y'amagare, kuko ni ahantu heza ubona harambitse mu buryo ubona byazateza imbere siporo. Amarushanwa rero yo gukoresha ubwato, ngira ngo abantu bazabisuzuma, tukareba n'amabwiriza abigenga n'ubwato ubwo ari bwo, kugira ngo tube twakirinda n'izindi mpanuka zishobora kuba zateza ibibazo. Ariko hagati aho hari imishinga tumaze kwakira izajya ikoresha amazi, harimo n'amahoteli yamaze gutanga ubusabe kuzanamo n'amato agezweho, hari n'abamaze kuyagura already nka mfatanyabikorwa no kubaka hoteli izaza yamaze kugura amato kugira ngo azajya akoresha muri ariya mazi. Ariko niyo amato agezweho nyine tubona mu agendwaho n'abantu nyine, of course bakagira equivalence bazishyura. Turatekereza byagutse, umuzika ari n'umurongo w'igihugu cyacu, gutekereza byagutse, gutekereza ibintu biri imbere, ariko ari siporo, ari uguteza imbere kari agace k'aya mazi no kuyabyaza umusaruro. Nta nubwo ari ukuhashyira amahoteli gusa, nibagiwe ko dufite n'umushinga munini turimo gukoranaho, ari Fonerwa, ari Minagri na RAB, wo kuhira, kugira icyanya kinini kizafata mu murenge wa Zaza, umurenge wa Mugesera n'umurenge wa Karembo n'agace kamwe k'umurenge wa Sake. Aho hakaba icyanya kinini cyo kuhira gifite amazi, ariko gihinga igihe cyose. Ari amazi rero navuga ko abahatuye bahishiwe kubabyaza umusaruro. Ariko soza ku byo mwari musabye kuvugaho, ndagira ngo mbabwire yuko ibi byose byo dukora tubikora muri umbrella y'imihigo. Imihigo
turimo turesa imihigo umwaka 2022-2023 turimo tugera ku ndunduro. Ibikorwa mwasuye byose biri mu mihigo, dushimira twagiye dufatanya kubera yuko umukuru w'igihugu cyacu yadushyize gukorera kuri performance contract, gukora ku mihigo kandi tukayigeraho. Aho rero naho twabura kuba dushimira ko nawe mwabibonye imihigo tugenda tuyesa, ndetse n'indi mutagezeho ni myinshi hirya no hino mu karere. Dukorera ku mihigo kandi iyo wasinyanye imihigo n'umukuru w'igihugu ugomba kuyigeraho. Murakoze cyane. akantu gato wenda kuri uwo muhanda uvuze, ese uwo muhanda uzaba ari kaburimbo, uzaba ari iki? Wadusobanurira ubwoko bwawo. Uko tubitekereza byose navango biterwa n'uburyo bwa mikoro. Twashaka gutangira n'umuhanda wa Feeder Road ukoze neza. Uri umuhanda wa Feeder Road ukoze neza, nta korosi idasanzwe rihari, nta mabuye ahari, ntaki, ni flat hariya kuri iriya sako y'ikiyaga belt. Hanyuma ariko kera uko umushobozi buboneka hakazabona kaburimbo kugira ngo tubashe no guteza imbere, kuko amasambu ya hariya cyangwa ibibanza bihari by'abashoramari hepfo kugira ngo bagabane na buffer zone y'ikiyaga harimo uwo muhanda. Ari kuwukora duprotectinga ikiyaga hepfo na za metero 50 zacyo, ariko no guha access ku bashoramari bahazana imari yabo, hanyuma n'iyo tourism ijyanye na siporo ishobora kuhakorerwa hakurikije uko ateye. gato muri iyo mihigo nyibera bubatse n'icyo babona zafashije ababyeyi. murakoze cyane. Navuga yuko mu by'ukuri biriya bicumi mbonezamikurire bifasha ababyeyi cyane, kubera yuko icya mbere cyo umubyeyi wajya kujyana umwana mu murima agiye guhinga aba afite ahantu gusiga, ku buryo umwana asigara hariya akaba afite n'umuntu umwitaho, akaba yabasha kurya, akabasha kubona icyo gikoma. So bikaruhura rero umubyeyi ko no guhangayika, bimugora kuba yahangayika. Ikindi navuga ni uko ababyeyi agira umwanya wo gukora n'akazi ke, sibyo, yisanzuye nta kibazo, yumva afite umutekano, kubera yuko aho baba basize abana baba bari sefu, bari kumwe n'ababitaho. Rero birabafasha cyane kandi barabona ko barazishimiye bitandukanye. Nkomeje ku kijyanye n'uburyo ababyeyi bafasha biriya bicumbi, ni uko mu byo gikuriro kuri bose yagiye ifasha, nuko iyo bariya ababyeyi bafasha kubashyira no mu matsinda yo kwicuma. Rero mu ntego mu byo tubigisha ibijyanye no kubitsa no kubizanya, kuba babitsa amafaranga makeya, ariko mu ntego baba bafite n'uko bagomba no kubitsa n'amafaranga azajya afasha mu bijyanye no kwita kuba bagura ibyo kurya bishobora kuba byava hariya mu matsinda mu ngo mbonezamikurire. Ubwo rero uruhare rwabo turarubigisha bakamenya yuko bashobora no mu gihe cy'umwero kuba babika ibiryo cyane cyane bimwe bidapfa, uburyo bashobora kugenda ufite ingemeri y'amasaka, ufite ingemeri y'ibishyimbo, akaba yayibika bakabishyira hamwe ku buryo bizagenda bifasha ariya muri ziriya ngo mbonezamikurire kugira ngo abana babashe kubona indyo yuzuye mu by'ukuri. Ikindi ni uko tugenda tunabafasha guhinga imirima y'igikoni hariya kugira ngo babashe kubona za mboga zo kuba bavanga n'ibiryo bisanzwe. Murakoze cyane. Hari ibindi kuntu bari b'akarere, hari icyo baba bavuze gahunda ya leta yo kubaka amarerero, ibidukikije murakoze. Ndagaruka gato ku bijyanye n'amarerero, ibiro by'imidugudu abandi baraza kubivugaho n'ibidukikije. Ku bijyanye n'ingo mbonezamikurire kuko nk'uko mwigeze mubibaza, ntabwo ari ukubaka amarerero 3 ku mudugudu, ahubwo ni uko kuri buri mudugudu habaho gutoranya urugo rumwe rushobora guhuriramo abana hagati ya 15, abana bageze kuri 15, hanyuma bagahabwa ubumenyi bw'ibanze nk'uko bari bamaze kubivuga.
ntabwo rero tugenda ngo twubake inzu ahubwo turicara ababyeyi ku rwego rw'umudugudu bagatoranya ingo 3 bitewe n'abana barimo, kuko hariho n'imidugudu dusanga harimo abana bake ku buryo tudashobora kubona bya bicumbi uko ari 3, ahubwo ushobora gusanga ari ibicumbi 2 cyangwa 1, cyangwa bigaterwa n'uko muri uwo mudugudu hariho hubatse wenda irerero rindi nk'ayo mu mashuri, nk'umudugudu urimo ishuri, ni uko nguko bigiye bimeze. Rero ku rwego rw'akarere iyo dukubye ubundi twagombaga kugira amarero 1479, ni imidugudu 473 gukuba 3. Twebwe rero tumaze kubona 1283. Impamvu nyine nari mvuze atagera hariya naho usanga bitewe n'uko umudugudu uteye cyangwa ungana harimo amarerero 2 cyangwa rimwe bitewe n'ishuri rihari rifiteho abana aho bigira. Icyo ni icya mbere. Hari icyo mwabajije rero ngo ese uruhare rw'amarerero mu kurwanya igwingira. Birumvikana bariya bana iyo bari hariya hari uburyo ababyeyi bakusanya ibyo kurya nk'uko bigeze kubivugaho, umwe akazana amasaka, undi akazana ibigori, undi akazana igitoki, undi akazana imboga, undi akazana udushyimbo, twa tundi bakusanyije bakazana, iyo bamaze kuduteguramo biba byujuje intungamubiri ku buryo umwana wo kugira ngo aze kurya ibiryo saa sita mama we ahimbuye, ahubwo anywa igikoma mu gitondo, saa yine akaza kurya ibyo kurya, umwana akaza kuza gutaha ameze neza, mu gihe yaza kuza kuba yari ari kumwe na mama we mu murima yari kuba ari kurya ibiryo bikonje cyangwa n'umubyeyi ntabe yabasha kubimutwarira. Aya marero rero adufitiye akamaro cyane cyane rwose ku babyeyi bariho kumva neza no kwitabira uburyo bwo gukurikirana inyigisho mu marerero. Hari ikindi tugiramo n'icyiciro cy'abantu bakuru, inyigisho bahabwamo zijyanye no kuvuga ngo umubyeyi yagisama akwiye kwitabira gahunda z'irerero. Tugira umunsi umwe mu cyumweru aho duhurizamo bariya ababyeyi, hanyuma agahabwa inyigisho zivuga ngo iyo umuntu atwite n'iki arya, n'iki yakora kugira ngo yite ku mwana we akure neza mu nda, azavuka ameze neza, hanyuma arinde igwingirwa. Burya umwana ashobora kugwingirwa no guhera akiri mu nda y'umubyeyi. Abo rero nabo abo babyeyi bagira umwihariko wabo wo kuganira nabo no kubigisha uburyo bwo kwirinda kugwingira kugira ngo bazabyare umwana muzima umeze neza. Yamaze rero kugeza igihe noneho yinjira muri ECD, muri rya rerero, ugasanga umwana agize ubuzima bwiza. Uruhare rw'ababyeyi baruvuzeho ni ibyo byo kuzana ibyo kurya, gutoranyamo ababyeyi bashobora kwigisha abandi bana. Dufitemo ku bufatanye na Gikuriro hari uburyo badufasha guhugura, gutanga amahugurwa y'ibanze ku babyeyi bashobora kwigisha abana. Ibyo nabyo usanga ari ibintu bidufasha. Bijyanye n'imibare y'ubugwingire mu karere ka Ngoma turi kuri 26.8, ni ibipimo dufashe abana bose bari munsi y'imyaka 2 no munsi y'imyaka 5, ariko cyane cyane hanyuma tugapima tukareba uburebure bwabo, ibiro byabo, tukabihuzanya n'imyaka bafite, hanyuma dukoresheje icyo bita agasambi, wenda abantu baza kunyunganira numva ari ibyo, hanyuma tukareba agasambi ni akantu umwana aryamaho, bakamupima ibiro, uburebure n'ibindi byose bakabihuza, hanyuma tukareba ese ibi biro bye birangana n'imyaka ye, ubu burebure bwe burangana n'imyaka. Ibyo rero tumaze kubona duhita tuvuga ngo abana bari mu kigero mu cyiciro cy'ubugwingire ni bangahe. Basanze ari 26.8%, mu gihe ku rwego rw'igihugu bavuga ko 2024 tugomba kuba turi nibura kuri 19%. Ni umuhigo dufite rero turimo kugerageza dufatanije n'abafatanyabikorwa kugira ngo turebe ko umwaka wa 2024 wazarangira twageze kuri 19%, kandi birashoboka dukurikije aho tuvuye. Kuko umwaka ushize twari muri myaka 2 twari kuri 32, uyu munsi tugeze kuri 26, tumva dufite icyizere ko iyo percentage tuzayigera ku makazi. Hari icyavuze cy'ibiro by'imidugudu muri smart hariya ku marero, hakaba hari n'imidugudu ikorera munsi y'ibiti. Sinzi niba ariko ari byo ko bamenya amagira icyo musubiza mu makuru y'ikibazo. Murakoze. Mu nzego z'imitegekere zegerejwe abaturage, umudugudu n'urwego rwegereye abaturage, ariko ubona bigenda bigaragara cyane ko abaturage bakenera serivisi ku mudugudu, ugasanga umuyobozi w'umudugudu bamusanze mu rugo rwe. Mu by'ukuri namwe mwese muri abakozi, ariko umuntu aje kugusabira serivisi mu rugo wumva ko hari ukuntu bibangamye,
cyane ko mu bibazo bakemura habamo ibibazo by'amakimbirane mu miryango, habamo mbese ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko nyamara uriya mukuru w'umudugudu afite umuryango ukeneye nawo kuba utekanye, afite abana badakeneye kumva amakimbirane y'abaturanyi, badakeneye kubona umugabo wakubise umugore waje kuregera mudugudu. Mbese kugira ngo abo bana nabo batekane, twabonye ko ku ruhande rumwe umukuru w'umudugudu na komite bakorana babonye aho gukorera byabafasha gutanga serivisi nabo bisanzuye. Aho rero niho twakwiye igitekerezo cyo kuvuga ngo reka dufashe hamwe ku bufatanye n'abaturage umudugudu agire aho akorera. Ariko nanone tukaba dufite n'ikindi gitekerezo cyiza cyatangiye no gushyirwa mu bikorwa cy'icyumba ntangamakuru, aho umuyobozi w'umudugudu agomba kuba, twabyita nko mu Gifaransa, mu Cyongereza data center, agomba kuba afite amakuru yose y'umudugudu. Ingo afite mu mudugudu ni zingahe, izibana mu makimbirane ni zingahe, abana biga ni bangahe, se afite ECD zingahe, ingo zifite amashanyarazi ni zingahe, ingo zibana n'amatungo ni zingahe, abatagira icumbi. Ibintu byose ayo makuru akaba yafite muri ibyo biro by'umudugudu. Aho rero ni igenamigambi ryabo ribegereye, kuko iyo bavuga bati dufite abantu babiri babana n'amakimbirane, dufite komite za mwe usenya turahari, bamenya uburyo babegera, ariko babafite bagakomeza kubaganiriza kugira ngo ayo makimbirane babe bayavamo. Iyo bazi ko bafite abana wenda 10 bataye ishuri, dufite abantu benshi, inshuti z'umuryango, ba parasosho, mbese hari ibyiciro byinshi byatowe mu mudugudu bigenda bifatanya kugira ngo abo bantu bitabweho bisubire mu murongo mwiza. Ariko nyine icyo cyumba ntangamakuru kikaba gifite n'aho kiri. No ku rwego rw'umutekano nanone, aho ngaho dufite gahunda y'irondo rishingiye ku isibo kugira ngo abantu babashe gucunga neza umutekano, ubujura bugabanuke. Ubujura bugabanutse, icyo gihe ntabarana n'amatungo batinya ko itungo rye baryiba. Iyo bipanzwe neza rero kandi bigakurikiranwa neza, aho ngaho niho abantu baza gufatira amabwiriza, niho abafite agatelefone ko kurara bahamagara baza kugafatira, noneho no gukurikirana wa wundi ukuriye irondo ku rwego rw'umudugudu agakurikirana ya masibo yose nawe afite aho aherereye, no kureba ko koko irondo ryarawe bigatanga umusaruro. Ibyo byose rero ni gahunda zikomatanyije twavuga, ariko wa muyobozi w'umudugudu ufite aho aherereye nawe ashobora kwisanzurira hamwe na komite bakorana, ndetse n'ibindi byiciro by'inzego bashobora guhera bavuga bati umudugudu wacu turawukurikirana kuri buri gahunda iyo ari yo yose. Ariko noneho ngarutse ku bicumbi mbonezamikurire, nabyo ni kimwe n'ibyo nari ndimo mvuga. Hariya mu irerero tuzabwirwa n'iki ko umwana yasibye atari kuza? Tuzabwirwa n'iki ko wa mubyeyi yaje kuhafatira inyigisho? Wa muyobozi w'umudugudu, ya komite bakorana, ba bayobozi bose, umujyanama w'ubuzima, ba bagore batwite nibaza kuhafatira inyigisho, azanabakangurira kujya gupimisha inda inshuro zigenwe n'amategeko n'izindi gahunda zose. Ariko kubera ko icyo cyumba gihari nyine babasha kugitangiramo izo serivisi, ariko no gukurikirana ya myigire y'abana hagamijwe kurwanya igwingira ndetse n'imirire mibi. Ndumva nicyo navuga kuri ibyo biro by'imidugudu. Murakoze. Hari gahunda y'ibidukikije mu mashuri, cyane ko ari uburyo bwo kugwiza imbuto muri Ngoma, n'umwe twabisubiye ku rubike yakubwira iyo gahunda n'ibyo biti bizagurwa niba bizagera bike. Murakoze. Gahunda yo kurengera ibidukikije ni gahunda yagutse, ariko by'umwihariko ku mashuri nabo ntabwo basigaye inyuma, ariko turashaka kwibanda cyane cyane ku biti bibyara imbuto. Ibiti bibyara imbuto, niba turi muri school feeding, ugomba no kubona n'urubuto umwana akarya kugira ngo yuzuze na ya ndyo yuzuye. Ariko muri rusange hari na gahunda n'ubundi nini yo kugarura n'ibiti cyangwa se ubwoko bw'ibiti bwagiye bubura,
dufite imishinga munini, umushinga witwa Trepa na Kombio, ni imishinga minini yatangiye gukora mu karere kacu, ariko iyo mishinga ikazaba ifitemo ibiti by'amashyamba, ikajyamo ibiti by'imbuto tuzatera ku mashuri nk'uko mwabibazaga, ikagiramo ibiti byitwa artotherapy byo gutera ku by'ubwiza bw'imijyi nk'aha, ikagiramo noneho n'ibiti byabuze byagiye bicika. Nk'ubu ushaka kugenda ushakisha cyitwa umugombo ukakibura, ushaka umugu ukawubura, ni ibiti byatangaga byavuzwaga n'abanyarwanda kera, ubu bigiye kugaruka, tugiye kugarura ibigera ku bwoko bugera kuri 50 bwazimiye. Ariko none hakazabaho no kugira ahantu nyaburanga, dushyamba dutoya hectares zigera kuri 10 hakoze nk'uko mubona Nyandungu, ahantu hitwa ecological park, abantu bashaka kugenda bakaruhuka, bakareba inyoni, bakareba ibiti bitandukanye. Ni imishinga rero kugira ngo ibi byose dukora, ari inyubako zubakwa, ari tutarengeye ibidukikije, n'ubundi twazajya tugira ikibazo cy'inzara, twazajya tugira ikibazo cy'amapfa ndetse n'imiyaga n'ibindi. Birajyanirana rero, turubaka ubuzima bw'abanyeshuri, ubuzima bw'abana bacu, tukubaka ibikorwa remezo, ariko bigomba kujyana no kurengera ibidukikije kugira ngo turebe ko twagira ikintu rusange gituma dukomeza kubaho neza mu buryo burambye. Uyu mushinga rero yaratangiye, nabwira ko ahataragera ibiti, umwaka ushize twateye ibiti ku mashuri amwe n'amwe, wenda ntabwo biraba byinshi ku mashuri yose kuko hari n'arimo kubakwa, hari n'aho bisaba ko dukuraho ibishaje tugashyiraho amashuri, tubona bimwe bishaje ariko tugatera ibindi bifite icyo bivuze, cyaba mu gutanga imbuto ndetse n'ubwiza bw'aho hantu. Numva aricyo nakongeraho. Twakwanya kwa meya wenda dusoza twasuye inyubako z'amashuri arimo kubaka kuri Siderima, twabona icyumba cy'umukobwa kimeze neza, sinzi niba n'ahandi hose bihari, dusura na gare. Urumva ariko twasorezaho umuntu ufite ibibazo kuri ibyo bintu akanyanditse cyane nk'amasaha yagiye. batubwire amashuri yubatswe muri ingengo y'imari n'icyo azatanga ari ayegereye porosabire, ndetse niba hari na gahunda yo kuba bakongera ibyumba by'amashuri hirya no hino. N'icyo muvuga ku ruhare rw'abaturage mu kwiyubakira ibiro by'umudugudu. Murakoze. Ndagira ngo muze kutubwira ku gare ya Ngoma, icyumba cy'umugore mwashizemo iki kizafasha abaturage bahagera, cyane ko ari umwihariko kandi kidahari. Turi kugenda n'abanyamakuru, ijisho riragenda bireba hose, twagiye tubona ibikorwa nyaburanga nk'ibiyaga n'ibindi bishingiye ku bukerarugendo n'akarere ka Ngoma mu gushyirwa mu bibyaza umusaruro. wenda nanjye akomerezwa kuri icyo, hari abaturage badusabye ubuvugizi bavuga yuko Ngoma ifite ibiyaga byinshi kandi bigari, ariko kubona imikino yo ku mazi ari ikibazo. Ati hari abasare bazi kugashya twemera dufana, ariko kugira ngo uzabone umukino wo ku mazi kandi dufite ibiyaga, ati muzatuganire bashyirwaho nka shampiyona y'abasare mu mitekerereze yabo. Nibazaga is there a way forward yo kuba mwakwigenga sports mu kuba mwabyaza amahirwe ahari mu bunini bw'ibi biyaga Ngoma ifite. Mwakoze. Ku bijyanye n'amashuri nubwo atari ibi twasuye, ariko n'ubundi bijyanye n'amashuri n'iterambere ry'akarere ka Ngoma by'umwihariko mu mujyi wa Kibungo. Inike ni kaminuza Inateke yabayeho muri Ngoma, ishyushya umujyi wa Ngoma, ishyushya umujyi wa Kibungo. Hakaba hari nursing hariya ku bitaro bya Kibungo. Ayo ni amakaminuza yatumaga urujya n'uruza muri Ngoma rwiyongera, ugasanga n'ubukungu burazamutse n'umujyi. Abaturage bo baravuga bati turashima IPRC irahari, ariko se ishuri ryigishaga uburezi bya Ngoma rya Inateke riragiye burundu turihebe, ntacyo abayobozi batubwira. Ese baradufasha iki kugira ngo byibura batuvuganire niba ari ibishoboka rya shuri bigaruke, niyo ryagaruka mu yindi sura nshya ariko bikagaruka. Ndumva ari icyo ngicyo mwadufasha niba mugiye kubakorera ubuvugizi kugira ngo byibura hagire igikorwa rya shuri bibe ryagaruka. Murakoze, niba bari mu basubiza niba nta
reka yavuze kurya ibyumba by'amashuri turimo kubaka ibyumba 12 by'incuke ku mashuri. Ni ibyumba by'abana babandi bafite imyaka 6 benda gutangira umwaka wa mbere. Ni gahunda rero ya leta ikomeje, n'undi mwaka tuzubaka ibindi. Turacyarimo kureba budget dufite kugira ngo twumvikane ku mubare w'ibyo tuzubaka, ariko buri mwaka tugenda tugira ibyumba twubaka. Byubakwa na leta, abaturage bashobora kujyayo mu muganda rimwe na rimwe gusiza ikibanza bya bindi byoroheje, ariko ubundi byose bitwaka kuri budget ya leta. Icyo dusaba abayobozi baho ni ukubifata neza ndetse n'abana kugira ngo bizabashe gukoreshwa neza. Uyu mwaka rero nanone tuzubaka ibindi nk'uko twari tumaze kubivuga, kandi tugenda tureba aho hari ubucucike, aho ibyumba bikenewe kurusha ahandi, kugira ngo turebe yuko abana bavuye mu cyiciro kimwe babasha kujya mu kindi. murakoze. Reka nanjye nunganire ku bintu bibiri, Bisimeya nawe araza kunyuzuza kuri ibyo mwavugaga imikino yo ku mazi. Mpereye ku cyumba cy'umukobwa, ndahera ku cyumba cy'umukobwa kiri kuri GS Gahima. Kiriya cyumba ni icyumba twubakiwe ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu. Dufite Renani Paratina ifitanye partnership na kiriya kigo cy'ishuri. Ni icyumba rero badufashije kubaka hariya, kandi mu by'ukuri cyari gikenewe kuko barahasura kenshi, babonye ko gikenewe, kimeze neza nk'uko mwakibonye, ndetse n'ibigega by'amazi byiza kugira ngo bifashe umwana w'umukobwa nka kiriya kigo kiriho abana bangana kuriya. Akamaro kacyo ko twese turakazi, ni uburyo n'ubundi bwo kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, kugira ngo umwana wagize kese yo kugira imihango adata ishuri agataha, ahubwo ajye kwitunganyiriza hariya, ubuzima bukomeze. Niba afite ikibazo akarabe, yambare, yisige, yongera agaruke mu ishuri yige nk'abandi, kuko byabateraga ipfunwe ugasanga habayeho no guta amashuri. Icyo kibazo cyo nicyo cyakemukaga. Hanyuma rero tugeze kuri gare yacu, naho nabo bumvise iyo politike ya leta, kandi ukurikije ko umufatanyabikorwa wadufashije kubaka iriya gare afite gare nyinshi, hari ibibazo bigenda bigaragaramo, birimo abagore bashobora gufatwa n'inda avuye mu modoka mu gihe ambulance itaraza kumutwara akagira ahantu aruhukira. Iyo rero niyo mpamvu bakoze nabo icyumba cy'umukobwa cyangwa umudamu ushobora guhura n'ikibazo, nawe akagira ahantu yifashisha bamufashiriza kugira ngo abone uko aba yagezwa no kwa muganga. Ariko hari n'abagenzi bamererwa nabi mu mamodoka, ashobora kuribwa n'umutwe, ashobora kurwara ubundi burwayi, yaba n'undi, ariko akaba yafashirizwa hariya, akaba byibura yahabwa utunini akanaruhukaho gakeya. Ndumva rero ni n'ikintu cyiza dushishikariza n'abandi bafatanyabikorwa bagenda bubaka ibikorwa remezo biremereye, kuba kiriya cyumba cyatekerezwaho, kuko ntabwo umuntu yakoresha ubwiherero bwo burahaba buri gihe, ariko se nk'umugore wenda wafatwa n'inda ntabwo wamukonseye kujya mu bwiherero, ahubwo yajya hariya akiherera, noneho bagatumaho imbangukiragutabara ikaza kumutwara ariko atahungabanye. Hari ikindi muvuzeho cy'amashuri yari akomeye yabayeho hano, abaturage bifuza ko yagarukaho. Mu by'ukuri banasaba ko tubakorera ubuvugizi twarabukoze, ndetse n'abatubanjirije barabukoze, ariko ikigaragara uburyo unique yari yubakitse. Unique yari ishuri ry'abantu ku giti cyabo, association. Baje rero kwicunga nabi bagwa mu gihombo, ku buryo byatumye ishuri rihagarikwa. Ubu rero igihari ntabwo ari ukuyigarura, kuko bene ryo barahombye. Ntabwo rero sinzi n'uwarigarura, kuko leta ntabwo yajya mu bintu by'abantu ku giti cyabo ngo ujye kongera kubigarura, ariko hari ibiri gukorwa. Mu biri gukorwa rero harimo IPRC nk'uko wabivuze, hari ayandi mashuri iteganya gushyiraho kandi azafasha, ariko natwe hari andi mashuri y'imyuga
itandukanye ya TSS yafasha abaturage, dore ko ari nayo politiki ya leta yo gufasha kugira ngo abantu babashe kwiga imyuga, bagire skills, bakore, babone amafaranga. Ariko nanone hari n'irindi shuri turi kuvugana naryo rishobora gufasha abarimu kuri post graduate kugira ngo naryo barizane hano muri Ngoma, ku buryo abarimu bagiye mu kazi badafite ubumenyi mu bijyanye no kwigisha nabo, ndetse hari n'abatangiye kubona amadiplome barakora, bakorera hariya kuri Caritas Diocese ya Kibungo. Batangiranye n'abanyeshuri bake, ariko ni ikintu gikomeza kuba bikeneye bose. Dukora ubukangurambaga ku buryo serivisi batayibura. Ubwo rero ku bijyanye nanone na nursing, buri ibitaro byacu nabyo minisiteri yabishyize ku rwego rwa teaching hospital, bivuze ko ishuri n'ubundi bigomba kuba ibitaro bikuru ariko binigisha. Ishuri rero rigomba kuhagaruka, byaremejwe. Nabyo ndumva ari ikintu twakwishimira, kandi twaba dutekereza ko bizafasha abaturage n'ubundi n'umujyi wacu kongera gushyuha. Ariko harimo n'ibindi bikorwa tugenda dushishikariza abikorera kugira ngo nabo bazane hano umujyi urusheho, niba hari ibyo twabuze ariko tubone ibindi kandi byiza bishobora gufasha abanyengoma gukomeza, byaba kwiteza imbere mu bucuruzi n'ibindi byinshi. Murakoze. Murakoze cyane. Icya mbere ni uko ngira ngo mbabwire ko nubwo bitarafata umurongo neza, ibintu byose bigira master plan. Master plan rero iri hafi gusohoka, tumaze iminsi tuyikora n'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka. Dufite icyizere cy'uko mu kwezi kwa karindwi izasohoka igaragaza ibigiye gukorerwa kuri biriya biyaga, birimo ubukerarugendo, birimo ubuhinzi bushingiye ku bukerarugendo nabwo, ariko birimo na siporo nk'ibyo mwahoze muvuga. Mwavuga siporo y'irushanwa mu bwato, ariko twe turimo turanatekereza n'amarushanwa y'amagare kuri sentire ya biriya biyaga, cyane cyane ikiyaga cya Mugesera. Turatekereza umuhanda twakwita nka Mugesera Lake, sako yayo uko kigiye kiriya kiyaga belt, kuhashyira umuhanda ushobora kuberaho amarushanwa y'amagare, ko ni ahantu heza ubona harambitse mu buryo ubona byazateza imbere siporo. Amarushanwa rero yo gukoresha ubwato, ngira ngo abantu bazabisuzuma, tukareba n'amabwiriza abigenga n'ubwato ubwo ari bwo, kugira ngo tube twakirinda n'izindi mpanuka zishobora kuba zateza ibibazo. Ariko hagati aho hari imishinga tumaze kwakira izajya ikoresha amazi, harimo n'amahoteli yamaze gutanga ubusabe kuzanamo n'amato agezweho. Hari n'abamaze kuyagura already, nka mfatanyabikorwa no kubaka hoteli izaza yamaze kugura amato kugira ngo azajya akoresha muri ariya mazi. Ariko niyo amato agezweho nyine tubona mu agendwaho n'abantu nyine, of course bakagira equivalence bazishyura. Turatekereza byagutse, umuzika ari n'umurongo w'igihugu cyacu, gutekereza byagutse, gutekereza ibintu biri imbere, ariko ari siporo, ari uguteza imbere kari agace k'aya mazi no kuyabyaza umusaruro. Nta nubwo ari ukuhashyira amahoteli gusa, nanibagiye ko dufite n'umushinga munini turimo gukoranaho, ari Fonerwa, ari Minagri na RAB, wo kuhira, kugira icyanya kinini kizafata mu murenge wa Zaza, umurenge wa Mugesera n'umurenge wa Karembo n'agace kamwe k'umurenge wa Sake. Aho hakaba icyanya kinini cyo kuhira gifite amazi, ariko gihinga igihe cyose. Ari amazi rero navuga ko abahatuye bahishiwe kubabyaza umusaruro. Ariko nsoza ku byo mwari musabye kuvugaho, ndagira ngo mbabwire yuko ibi byose byo dukora tubikora muri umbrella y'imihigo. Turimo turesa imihigo mwaka 2022-2023, turimo tugera ku ndunduro. Ibikorwa mwasuye byose biri mu mihigo. Dushimira twagiye dufatanya kubera yuko umukuru w'igihugu cyacu yadushyize gukorera kuri performance contract, gukorera ku mihigo.
kandi tukayigeraho. Aho rero naho twabura kuba dushimira ko nawe mwabibonye imihigo tugenda tuyesa, ndetse n'iyindi mutagezeho ni myinshi hirya no hino mu karere. Dukorera ku mihigo, kandi iyo wasinyanye imihigo n'umukuru w'igihugu ugomba kuyigeraho. Murakoze cyane. akantu gato wenda kuri uwo muhanda uvuze, ese uwo muhanda uzaba ari kaburimbo, uzaba ari iki, wadusobanurira ubwoko bwawo? Uko tubitekereza byose navango biterwa n'uburyo bwa mikoro. Turashaka gutangira n'umuhanda wa Feeder Road ukoze neza. Uyu muhanda wa Feeder Road ukoze neza, nta korosi idasanzwe rihari, nta mabuye ahari, ntaki, ni flat hariya kuri iriya sako y'ikiyaga belt. Hanyuma ariko kera uko umushobozi buboneka hakazabona kaburimbo kugira ngo tubashe no guteza imbere, kuko amasambu ya hariya cyangwa ibibanza bihari by'abashoramari hepfo kugira ngo bagabane na buffer zone y'ikiyaga harimo uwo muhanda. Ari kuwukora duprotectinga ikiyaga hepfo na za metero 50 zacyo, ariko no guha access ku bashoramari bahazana imari yabo, hanyuma n'iyo tourism ijyanye na siporo ishobora kuhakorerwa hakurikije uko ateye. gato muri iyo mihigo nyibere bubatse n'icyo babona zafashije ababyeyi. murakoze cyane. navuga yuko mu by'ukuri biriya bicumi mbonezamikurire bifasha ababyeyi cyane, kubera yuko icya mbere cyo umubyeyi wajya kujyana umwana mu murima agiye guhinga aba afite ahantu gusiga, ku buryo umwana asigara hariya akaba afite n'umuntu umwitaho, akaba yabasha kurya, akabasha kubona icyo gikoma. So bikaruhura rero umubyeyi ko no guhangayika, bimugora kuba yahangayika. Ikindi navuga ni uko ababyeyi agira umwanya wo gukora n'akazi ke, sibyo, yisanzuye nta kibazo, yumva afite umutekano, kubera yuko aho baba basize abana baba bari sefu, bari kumwe n'ababitaho. Rero birabafasha cyane, kandi babona ko barazishimiye bitandukanye. Nkomeje ku kijyanye n'uburyo ababyeyi bafasha biriya bicumbi, ni uko mu byo gikuriro kuri bose yagiye ifasha, nuko iyo bariya ababyeyi bafasha kubashyira no mu matsinda yo kubitsa. Rero mu ntego mu byo tubigisha ibijyanye no kubitsa no kubizanya, kuba babitsa amafaranga makeya, ariko mu ntego baba bafite nuko bagomba no kubitsa n'amafaranga azajya afasha mu bijyanye no kwita kuba bagura ibyo kurya bishobora kuba byaza hariya mu matsinda mu ngo mbonezamikurire. Ubwo rero uruhare rwabo turarubigisha, bakamenya yuko bashobora no mu gihe cy'umwero kuba babika ibiryo cyane cyane bimwe bidapfa, ku buryo bashobora kugenda ufite ingemeri y'amasaka, ufite ingemeri y'ibishyimbo, akaba yayibika bakabishyira hamwe, ku buryo bizagenda bifasha ariya muri ziriya ngo mbonezamikurire, kugira ngo abana babashe kubona indyo yuzuye mu by'ukuri. Ikindi ni uko tugenda tunabafasha guhinga imirima y'igikoni hariya, kugira ngo babashe kubona za mboga zo kuba bavanga n'ibiryo bisanzwe. Murakoze cyane. Hari ibindi ku ruhare rw'akarere, hari icyo baba bavuze gahunda ya leta yo kubaka amarerero, ibidukikije n'ibintu by'imidugudu. murakoze. Ndagaruka gato ku bijyanye n'amarerero, ibiro by'imidugudu abandi baraza kubivugaho, n'ibidukikije. Ku bijyanye n'ingo mbonezamikurire, kuko nk'uko mwigeze mubibaza, ntabwo ari ukubaka amarerero 3 ku mudugudu, ahubwo ni uko kuri buri mudugudu habaho gutoranya urugo rumwe rushobora guhuriramo abana hagati ya 15, abana bageze kuri 15, hanyuma bagahabwa ubumenyi bw'ibanze nk'uko bari bamaze kubivuga. Ntabwo rero tugenda ngo twubake inzu, ahubwo turicara ababyeyi ku rwego rw'umudugudu bagatoranya ingo 3 bitewe n'abana barimo, kuko hariho n'imidugudu dusanga harimo abana bake,
ku buryo tudashobora kubona bya bicumbi uko ari bitatu, aho dushobora gusanga ari ibicumbi bibiri cyangwa kimwe, cyangwa bigaterwa n'uko muri uwo mudugudu hariho hubatse wenda irerero rindi nk'ayo mu mashuri, nk'umudugudu urimo ishuri, ni uko nguko bigiye bimeze. Rero ku rwego rw'akarere iyo dukubye ubundi twagombaga kugira amarerero 1479, ni imidugudu 473 gukuba gatatu. Twebwe rero tumaze kubona 1283. Impamvu nyine nari mvuze atagera hariya naho usanga bitewe n'uko umudugudu uteye cyangwa ungana harimo amarerero abiri cyangwa rimwe bitewe n'ishuri rihari rifiteho abana aho bigira. Icyo ni icya mbere. Hari icyo mwabajije rero ngo ese uruhare rw'amarerero mu kurwanya igwingira. Birumvikana bariya bana iyo bari hariya hari uburyo ababyeyi bakusanya ibyo kurya nk'uko bigeze kubivugaho, umwe akazana amasaka, undi akazana ibigori, undi akazana igitoki, undi akazana imboga, undi akazana udushyimbo, twa tundi bakusanyije bakazana, iyo bamaze kuduteguramo biba byujuje intungamubiri ku buryo umwana wo kugira ngo aze kurya ibiryo saa sita mama we ahimbuye, ahubwo anywa igikoma mu gitondo, saa yine akaza kurya ibyo kurya, umwana akaza kuza gutaha ameze neza, mu gihe yaza kuza kuba yari ari kumwe na mama we mu murima yari kuba ari kurya ibiryo bikonje cyangwa n'umubyeyi ntabe yabasha kubimutwarira. Aya marerero rero adufitiye akamaro cyane cyane rwose ku babyeyi bariho kumva neza no kwitabira uburyo bwo gukurikirana inyigisho mu marerero. Hari ikindi tugiramo n'icyiciro cy'abantu bakuru, inyigisho bahabwamo zijyanye no kuvuga ngo umubyeyi yagisama akwiye kwitabira gahunda z'irerero. Tugira umunsi umwe mu cyumweru aho duhurizamo bariya ababyeyi, hanyuma agahabwa inyigisho zivuga ngo iyo umuntu atwite ni iki arya, ni iki yakora kugira ngo yite ku mwana we akure neza mu nda, azavuka ameze neza, hanyuma arinde igwingirwa. Burya umwana ashobora kugwingirwa no guhera akiri mu nda y'umubyeyi. Abo rero nabo abo babyeyi bagira umwihariko wabo wo kuganira nabo no kubigisha uburyo bwo kwirinda kugwingira kugira ngo bazabyare umwana muzima umeze neza. Yamaze rero kugeza igihe noneho yinjira muri ECD, muri rya rerero, ugasanga umwana agize ubuzima bwiza. Uruhare rw'ababyeyi baruvuzeho ni ibyo byo kuzana ibyo kurya, gutoranyamo ababyeyi bashobora kwigisha abandi bana. Dufitemo ku bufatanye na Gikuriro hari uburyo badufasha guhugura, gutanga amahugurwa y'ibanze ku babyeyi bashobora kwigisha abana. Ibyo nabyo usanga ari ibintu bidufasha. Bijyanye n'imibare y'ubugwingire mu karere ka Ngoma turi kuri 26.8, ni dufata dufashe abana bose bari munsi y'imyaka 2 no munsi y'imyaka 5, ariko cyane cyane hanyuma tugapima tukareba uburebure bwabo, ibiro byabo, tukabihuzanya n'imyaka bafite, hanyuma dukoresheje icyo bita agasambi. Wenda abantu baza kunyunganira numva ari ibyo. Hanyuma tukareba agasambi ni akantu umwana aryamaho, bakamupima ibiro, uburebure n'ibindi byose bakabihuza, hanyuma tukareba ese ibi biro bye birangana n'imyaka ye, ubu burebure bwe burangana n'imyaka. Ibyo rero tumaze kubona duhita tuvuga ngo abana bari mu kigero mu cyiciro cy'ubugwingire ni bangahe. Basanze ari 26.8%, mu gihe ku rwego rw'igihugu bavuga ko 2024 tugomba kuba turi nibura kuri 19%. Ni umuhigo dufite rero turimo kugerageza dufatanije n'abafatanyabikorwa kugira ngo turebe ko umwaka wa 2024 wazarangira twageze kuri 19%, kandi birashoboka dukurikije aho tuvuye. Kuko umwaka ushize twari muri myaka 2 twari kuri 32, uyu munsi tugeze kuri 26, tumva dufite icyizere ko iyo percentage tuzayigera ku kwezi. Hari icyavuzwe cy'ibiro by'imidugudu muri smart hariya ku marerero, hakaba hari n'imidugudu ikorera munsi y'ibiti. Sinzi niba ariko ari byo ko bamera nkagira icyo musubiza mu makuru y'ikibazo. Murakoze. Mu nzego z'imitegekere zegerejwe abaturage, umudugudu n'urwego rwegereye abaturage, ariko ubona bigenda bigaragara cyane ko abaturage bakenera serivisi ku mudugudu, ugasanga umuyobozi w'umudugudu bamusanze mu rugo rwe. Mu by'ukuri namwe mwese muri abakozi, ariko umuntu aje kugusabira serivisi mu rugo wumva ko hari ukuntu bibangamye cyane, ko mu bibazo bakemura habamo ibibazo by'amakimbirane mu miryango, habamo mbese ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko nyamara uriya mukuru w'umudugudu afite umuryango,
ukeneye nawo kuba utekanye, afite abana badakeneye kumva amakimbirane y'abaturanyi, badakeneye kubona umugabo wakubise umugore waje kuregera mudugudu, mbese kugira ngo abo bana nabo batekane. Twabonye ko ku ruhande rumwe umukuru w'umudugudu na komite bakorana, babonye aho gukorera byabafasha gutanga serivisi nabo bisanzuye. Aho rero niho twakwiye igitekerezo cyo kuvuga ngo reka dufashe hamwe ku bufatanye n'abaturage, umudugudu agire aho akorera. Ariko nanone tukaba dufite n'ikindi gitekerezo cyiza cyatangiye no gushyirwa mu bikorwa cy'icyumba ntangamakuru, aho umuyobozi w'umudugudu agomba kuba, twabyita nko mu Gifaransa, mu Cyongereza data center, agomba kuba afite amakuru yose y'umudugudu, ingo afite mu mudugudu ni zingahe, izibana mu makimbirane ni zingahe, abana biga ni bangahe, se afite ECD zingahe, ingo zifite amashanyarazi ni zingahe, ingo zibana n'amatungo ni zingahe, abatagira icumbi, ibintu byose ayo makuru akaba yafite muri ibyo biro by'umudugudu. Aho rero ni igenamigambi ryabo ribegereye, kuko iyo bavuga bati dufite abantu babiri babana n'amakimbirane, dufite komite za mwe usenya turahari, bamenya uburyo babegera, ariko babafite bagakomeza kubaganiriza kugira ngo ayo makimbirane babe bayavamo. Iyo bazi ko bafite abana wenda 10 bataye ishuri, dufite abantu benshi, inshuti z'umuryango, ba parasosho, mbese hari ibyiciro byinshi byatowe mu mudugudu bigenda bifatanya kugira ngo abo bantu bitabweho bisubire mu murongo mwiza. Ariko nyine icyo cyumba ntangamakuru kikaba gifite n'aho kiri. No ku rwego rw'umutekano nanone, aho ngaho dufite gahunda y'irondo rishingiye ku isibo kugira ngo abantu babashe gucunga neza umutekano, ubujura bugabanuke. Ubujura bugabanutse, icyo gihe ntabararana n'amatungo batinya ko itungo rye baryiba. Iyo bipanzwe neza rero kandi bigakurikiranwa neza, aho ngaho niho abantu baza gufatira amabwiriza, niho abafite agatelefone ko kurara bahamagara baza kugafatira, noneho no gukurikirana wa wundi ukuriye irondo ku rwego rw'umudugudu, agakurikirana ya masibo yose nawe afite aho aherereye, no kureba ko koko irondo ryarawe bigatanga umusaruro. Ibyo byose rero ni gahunda zikomatanyije twavuga, ariko wa muyobozi w'umudugudu ufite aho aherereye nawe ashobora kwisanzurira hamwe na komite bakorana, ndetse n'ibindi byiciro by'inzego bashobora guhera bavuga bati umudugudu wacu turawukurikirana kuri buri gahunda iyo ari yo yose. Ariko noneho ngarutse ku bicumbi mbonezamikurire, nabyo ni kimwe n'ibyo nari ndimo mvuga. Hariya mu irerero tuzabwirwa n'iki ko umwana yasibye atari kuza? Tuzabwirwa n'iki ko wa mubyeyi yaje kuhafatira inyigisho? Wa muyobozi w'umudugudu, ya komite bakorana, ba bayobozi bose, umujyanama w'ubuzima, ba bagore batwite nibaza kuhafatira inyigisho, azanabakangurira kujya gupimisha inda inshuro zigenwe n'amategeko n'izindi gahunda zose. Ariko kubera ko icyo cyumba gihari, nyine babasha kugitangiramo izo serivisi, ariko no gukurikirana ya myigire y'abana hagamijwe kurwanya igwingira ndetse n'imirire mibi. Ndumva nicyo navuga kuri ibyo biro by'imidugudu. Murakoze. Hari gahunda y'ibidukikije mu mashuri, cyane ko ari abiyoboye kugwiza imbuto muri Ngoma, n'umwe twabisubiye ku mbike yakubwira iyo gahunda n'ibyo biti bizagurwa niba bizagera gute. Murakoze. Gahunda yo kurengera ibidukikije ni gahunda yagutse, ariko by'umwihariko ku mashuri nabo ntabwo basigaye inyuma, ariko tubashaka kwibanda cyane cyane ku biti bibyara imbuto. Ibiti bibyara imbuto, niba turi muri school feeding, ugomba no kubona n'urubuto umwana akarya kugira ngo yuzuze na ya ndyo yuzuye. Ariko muri rusange hari na gahunda n'ubundi nini yo kugarura n'ibiti cyangwa se ubwoko bw'ibiti bwagiye bubura. Dufite imishinga minini, umushinga witwa Trepa na Kombio, ni imishinga minini yatangiye gukora mu karere kacu, ariko iyo mishinga ikazaba ifitemo ibiti by'amashyamba
ikajyamo ibiti by'imbuto tuzatera ku mashuri nk'uko mwabibazaga, ikagiramo ibiti byitwa artoperapi byo gutera ku by'ubwiza bw'imijyi nk'aha, ikagiramo noneho n'ibiti byabuze byagiye bicika. Nk'ubu ushaka kugenda ushakisha cyitwa umugombo ukakibura, ushaka umugu ukawubura. Ni ibiti byatangaga byavuzwaga n'abanyarwanda kera, ubu bigiye kugaruka, tugiye kugarura ibigera ku bwoko bugera kuri 50 bwazimiye. Ariko none hakazabaho no kugira ahantu nyaburanga, dushyamba dutoya hegitari zigera kuri 10 hakoze nk'uko mubona Nyandungu, ahantu hitwa ecological park, abantu bashaka kugenda bakaruhuka, bakareba inyoni, bakareba ibiti bitandukanye. Ni imishinga rero kugira ngo ibi byose dukora, ari inyubako zubakwa, ari tutarengeye ibidukikije, n'ubundi twazajya tugira ikibazo cy'inzara, twazajya tugira ikibazo cy'amapfa ndetse n'imiyaga n'ibindi. Birajyana rero, turubaka ubuzima bw'abanyeshuri, ubuzima bw'abana bacu, tukubaka ibikorwa remezo, ariko bigomba kujyana no kurengera ibidukikije kugira ngo turebe ko twagira ikintu rusange gituma dukomeza kubaho neza mu buryo burambye. Uyu mushinga rero yatangiye, nabwira ko ahataragera ibiti, umwaka ushize twateye ibiti ku mashuri amwe n'amwe, wenda ntabwo biraba byinshi ku mashuri yose kuko hari n'arimo kubakwa, hari n'aho bisaba ko dukuraho ibishaje tukashyiraho amashuri, tubona bimwe bishaje ariko tugatera ibindi bifite icyo bivuze, cyaba mu gutanga imbuto ndetse n'ubwiza bw'aho hantu. Numva ari cyo nakongeraho. Abakozi kwa meya abana dusoza twasuye inyubako z'amashuri arimo kubaka kuri Sidema, twabona icyumba cy'umukobwa kimeze neza, sinzi niba n'ahandi hose bihari, dusura na gare. Urumva ariko twasorezaho umuntu ufite ibibazo kuri ibyo bintu akanyanditse cyane nk'amasaha yagiye. Batubwire amashuri yubatswe muri ingengo y'imari n'icyo azatanga ari ayegereye Porosabire, ndetse niba hari na gahunda yo kuba bakongera ibyumba by'amashuri hirya no hino. Nicyo muvuga ku ruhare rw'abaturage mu kwiyubakira ibintu by'umudugudu. Murakoze. Nagira ngo muze kutubwira ku gare ya Ngoma, icyumba cy'umugore mwashyizemo iki kizafasha abaturage bahagenda, cyane ko ari umwanya usanga kidahari. Turi kugenda n'abanyamakuru, ijisho riragenderwa bireba hose, twagiye tubona ibikorwa nyaburanga nk'ibiyaga n'ibindi bishingiye ku bukerarugendo n'akarere ka Ngoma mu gushyirwa mu bibyaza umusaruro. wenda nanjye reka nkomerezeho kuri icyo. Hari abaturage badusabye ubuvugizi bavuga yuko Ngoma ifite ibiyaga byinshi kandi bigari, ariko kubona imikino yo ku mazi ari ikibazo. Ati hari abasare bazi kugashya twemera dufana, ariko kugira ngo uzabone umukino wo ku mazi kandi dufite ibiyaga, ati muzatuganire bashyirwaho nka shampiyona y'abasare mu mitekerereze yabo. Nibazaga is there a way forward yo kuba mwakwigenga sports mu kuba mwabyaza amahirwe ahari ubunini bw'ibi biyaga Ngoma ifite. Mwakoze. Ku bijyanye n'amashuri nubwo atari ibi twasuye, ariko n'ubundi bijyanye n'amashuri n'iterambere ry'akarere ka Ngoma by'umwihariko mu mujyi wa Kibungo. Inike ni kaminuza Inateke yabayeho muri Ngoma, ishyushya umujyi wa Ngoma, ishyushya umujyi wa Kibungo. Hakaba hari nursing hariya ku bitaro bya Kibungo. Ayo ni amakaminuza yatumaga urujya n'uruza muri Ngoma rwiyongera, ugasanga n'ubukungu burazamutse bw'umujyi. Abaturage bo baravuga bati turashima IPRC irahari, ariko se ishuri ryigishaga uburezi bya Ngoma rya Inateke riragiye burundu turihebe, ntacyo abayobozi batubwira. Ese baradufasha iki kugira ngo byibura batuvuganire niba ari ibishoboka rya shuri bigaruke, niyo ryagaruka mu yindi sura nshya ariko bikagaruka. Ndumva ari icyo ngicyo mwadufasha, niba mugiye kubakorera ubuvugizi kugira ngo byibura hagire igikorwa rya shuri bibe ryagaruka. Murakoze. Ingoma y'Ingoma twasubiza niba ntabwo turimo kubaka ibyumba 12 by'incuke ku mashuri. Ni ibyumba by'abana babandi bafite imyaka 6
benda gutangira umwaka wa mbere. Ni gahunda rero ya leta ikomeje, n'undi mwaka tuzubaka ibindi, turacyarimo kureba budget dufite kugira ngo twumvikane ku mubare w'ibyo tuzubaka, ariko buri mwaka tugenda tugira ibyumba twubaka, byubakwa na leta. Abaturage bashobora kujyayo mu muganda rimwe na rimwe gusiza ikibanza bya bindi byoroheje, ariko ubundi byose bitwaka kuri budget ya leta. Icyo dusaba abayobozi baho ni ukubifata neza ndetse n'abana kugira ngo bizabashe gukoreshwa neza. Uyu mwaka rero nanone tuzubaka ibindi nk'uko twari tumaze kubivuga, kandi tugenda tureba aho hari ubucucike, aho ibyumba bikenewe kurusha ahandi, kugira ngo turebe yuko abana bavuye mu cyiciro kimwe babasha kujya mu kindi. murakoze. Reka nanjye nunganire ku bintu bibiri, Vice-Mayor nawe araza kunyuzuza kuri ibyo mwavugaga imikino yo ku mazi. Mpereye ku cyumba cy'umukobwa, ndahera ku cyumba cy'umukobwa kiri kuri GS Gahima. Kiriya cyumba ni icyumba twubakiwe ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu. Dufite Renani Palatina ifitanye partnership na kiriya kigo cy'ishuri. Ni icyumba rero badufashije kubaka hariya, kandi mu by'ukuri cyari gikenewe kuko barahasura kenshi, babonye ko gikenewe, kimeze neza nk'uko mwakibonye, ndetse n'ibigega by'amazi byiza kugira ngo bifashe umwana w'umukobwa nka kiriya kigo kiriho abana bangana kuriya. Akamaro kacyo ko twese turakazi, ni uburyo n'ubundi bwo kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, kugira ngo umwana wagize kese yo kugira imihango adata ishuri agataha, ahubwo ajye kwitunganyiriza hariya, ubuzima bukomeze. Niba afite ikibazo akarabe, yambare, yisige, yongera agaruke mu ishuri yige nk'abandi, kuko byabateraga ipfunwe ugasanga habayeho no guta amashuri. Icyo kibazo cyo nicyo cyakemukaga. Hanyuma rero tugeze kuri gare yacu naho, nabo bumvise iyo politike ya leta, kandi ukurikije ko umufatanyabikorwa wadufashije kubaka iriya gare afite gare nyinshi, hari ibibazo bigenda bigaragaramo, birimo abagore bashobora gufatwa n'inda avuye mu modoka mu gihe ambulance itaraza kumutwara akagira ahantu aruhukira. Iyo rero niyo mpamvu bakoze nabo icyumba cy'umukobwa cyangwa umudamu ushobora guhura n'ikibazo, nawe akagira ahantu yifashisha bamufashiriza kugira ngo abone uko aba yagezwa no kwa muganga. Ariko hari n'abagenzi bamererwa nabi mu mamodoka, ashobora kuribwa n'umutwe, ashobora kurwara ubundi burwayi, yaba n'undi, ariko akaba yafashirizwa hariya, akaba byibura yahabwa utunini akanaruhukaho gakeya. Ndumva rero ni n'ikintu cyiza dushishikariza n'abandi bafatanyabikorwa bagenda bubaka ibikorwa remezo biremereye, kuba kiriya cyumba cyatekerezwaho, kuko ntabwo umuntu yakoresha ubwiherero bwo burahaba buri gihe, ariko se nk'umugore wenda wafatwa n'inda ntabwo wamukonseye kujya mu bwiherero, ahubwo yajya hariya akiherera, noneho bagatumaho imbangukiragutabara ikaza kumutwara ariko atahungabanye. Hari ikindi muvuzeho cy'amashuri yari akomeye yabayeho hano, abaturage bifuza ko yagarukaho. Mu by'ukuri banasaba ko tubakorera ubuvugizi twarabukoze, ndetse n'abatubanjirije barabukoze, ariko ikigaragara uburyo unique yari yubakitse. Unique yari ishuri ry'abantu ku giti cyabo, association. Baje rero kwicunga nabi bagwa mu gihombo, ku buryo byatumye ishuri rihagarikwa. Ubu rero igihari ntabwo ari ukuyigarura, kuko bene ryo barahombye. Ntabwo rero sinzi n'uwarigarura, kuko leta ntabwo yajya mu bintu by'abantu ku giti cyabo ngo ujye kongera kubigarura, ariko hari ibiri gukorwa. Mu biri gukorwa rero harimo IPRC nk'uko wabivuze, hari ayandi mashuri iteganya gushyiraho kandi azafasha, ariko natwe hari andi mashuri y'imyuga itandukanye ya TSS yafasha abaturage, dore ko ari nayo politiki ya leta yo gufasha kugira ngo abantu babashe kwiga imyuga, bagire skills, bakore, babone amafaranga. Ariko nanone hari n'irindi shuri
turi kuvugana naryo rishobora gufasha abarimu kuri post graduate kugira ngo naryo barizane hano muri Ngoma, ku buryo abarimu bagiye mu kazi badafite ubumenyi mu bijyanye no kwigisha nabo, ndetse hari n'abatangiye kubona amadiplome barakora, bakorera hariya kuri Caritas Diocese ya Kibungo. Batangiranye n'abanyeshuri bake, ariko ni ikintu gikomeza kuba bikeneye bose. Dukora ubukangurambaga ku buryo serivisi batayibura. Ubwo rero ku bijyanye nanone na nursing, buri ibitaro byacu nabyo minisiteri yabishyize ku rwego rwa teaching hospital, bivuze ko ishuri n'ubundi bigomba kuba ibitaro bikuru ariko binigisha. Ishuri rero rigomba kuhagaruka, byaremejwe, nabyo ndumva ari ikintu twakwishimira, kandi tukaba dutekereza ko bizafasha abaturage n'ubundi n'umujyi wacu kongera gushyuha. Ariko harimo n'ibindi bikorwa tugenda dushishikariza abikorera kugira ngo nabo bazane hano umujyi urusheho, niba hari ibyo twabuze ariko tubona ibindi kandi byiza bishobora gufasha abanyengoma gukomeza, byaba kwiteza imbere mu bucuruzi n'ibindi byinshi. Murakoze. Murakoze cyane. Icya mbere ni uko ngira ngo mbabwire ko nubwo bitarafata umurongo neza, ibintu byose bigira master plan. Master plan rero iri hafi gusohoka, tumaze iminsi tuyikoraho n'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka. Dufite icyizere cy'uko mu kwezi kwa karindwi izasohoka igaragaza ibigiye gukorerwa kuri biriya biyaga, birimo ubukerarugendo, birimo ubuhinzi bushingiye ku bukerarugendo nabwo, ariko birimo na siporo nk'ibyo mwahoze muvuga. Mwavuga siporo y'irushanwa mu bwato, ariko twe turimo turanatekereza n'amarushanwa y'amagare kuri sentire ya biriya biyaga, cyane cyane ikiyaga cya Mugesera. Turatekereza umuhanda twakwita nka Mugesera Lake, sako yayo uko kigiye kiriya kiyaga belt, kuhashyira umuhanda ushobora kuberaho amarushanwa y'amagare, ko ni ahantu heza ubona harambitse mu buryo ubona byazateza imbere siporo. Amarushanwa rero yo gukoresha ubwato, ngira ngo abantu bazabisuzuma, tukareba n'amabwiriza bigenga n'ubwato ubwo ari bwo, kugira ngo tube twakirinda n'izindi mpanuka zishobora kuba zateza ibibazo. Ariko hagati aho hari imishinga tumaze kwakira izajya ikoresha amazi, harimo n'amahoteli yamaze gutanga ubusabe kuzanamo n'amato agezweho. Hari n'abamaze kuyagura already, nka mfatanyabikorwa no kubaka hoteli izaza yamaze kugura amato kugira ngo azajya akoresha muri ariya mazi, ariko niyo amato agezweho nyine tubona mu agendwaho n'abantu nyine, of course bakagira equivalence bazishyura. Turatekereza byagutse, umuzika ari n'umurongo w'igihugu cyacu, gutekereza byagutse, gutekereza ibintu biri imbere, ariko ari siporo, ari uguteza imbere kari agace k'aya mazi no kuyabyaza umusaruro. Nta nubwo ari ukuhashyira amahoteli gusa, nibagiwe ko dufite n'umushinga munini turimo gukoranaho, ari Fonerwa, ari Minagri na RAB, wo kuhira, kugira icyanya kinini kizafata mu murenge wa Zaza, umurenge wa Mugesera n'umurenge wa Karembo n'agace kamwe k'umurenge wa Sake. Aho hakaba icyanya kinini cyo kuhira gifite amazi, ariko gihinga igihe cyose. Ari amazi rero navuga ko abahatuye bahishiwe kubabyaza umusaruro. Ariko nsoza ku byo mwari musabye kuvugaho, ndagira mbabwire yuko ibi byose byo dukora tubikora muri umbrella y'imihigo. Turimo turesa imihigo mwaka 2022-2023, turimo tugera ku ndunduro. Ibikorwa mwasuye byose biri mu mihigo, dushimira twagiye dufatanya, kubera yuko umukuru w'igihugu cyacu yadushyize gukorera kuri performance contract, gukora ku mihigo kandi tukayigeraho. Aho rero naho twabura kuba dushimira ko nawe mwabibonye imihigo tugenda tuyesa, ndetse n'iyindi mutagezeho ni myinshi hirya no hino mu karere. Dukorera ku mihigo kandi
iyo wasinyanye imihigo n'umukuru w'igihugu ugomba kuyigeraho. Murakoze cyane. akantu gato wenda kuri uwo muhanda uvuze, ese uwo muhanda uzaba ari kaburimbo, uzaba ari iki, wadusobanurira ubwoko bwawo? Uko tubitekereza byose navango biterwa n'uburyo bwa mikoro. Turashaka gutangira n'umuhanda wa Feeder Road ukoze neza. Kuri uyu muhanda wa Feeder Road ukoze neza, nta korosi idasanzwe rihari, nta mabuye ahari, ntaki, ni flat hariya kuri iriya sako y'ikiyaga belt. Hanyuma ariko kera uko umushobozi buboneka hakazabona kaburimbo kugira ngo tubashe no guteza imbere, kuko amasambu ya hariya cyangwa ibibanza bihari by'abashoramari hepfo kugira ngo bagabane na buffer zone y'ikiyaga harimo uwo muhanda. Ari kuwukora duprotectinga ikiyaga hepfo na za metero 50 zacyo, ariko no guha access ku bashoramari bahazana imari yabo, hanyuma n'iyo tourism ijyanye na siporo ishobora kuhakorerwa hakurikije uko ateye. gato muri iyo mihigo nyibera naho bigeze bishyirwa mu bikorwa. hari n'akandi kabazo nshaka kubaza, menya kuri ayo matsinda ahuzwa na gikuriro y'abagore mbona ari icyo afasha ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza ku muryango. nanjye hari akabazo nshaka kubaza vice mayor social. Urabona hari ababyeyi twaganiriye bafite abana muri iriya ECD ya Gashanda, bavuga ko discipline y'abana babo yazamutse bitewe no kwiga hariya hantu ugereranyije na mbere batarahiga. Ese koko namwe nk'akarere mubona ariya ma ECD hari icyo afasha muri discipline y'abana? Hakorwa iki kugira ngo noneho hakomeze habe improvement ya discipline mu bana? Murakoze. Dusubije utubajije ibikorwa twishimira biri mu mihigo, ngira ngo ni nabyo twagiye tugarukaho. Hari ibifatika ariko hari n'ibindi twavuga ko biba byarabaye konsome, nk'abaturage guhinga ku buso bwa hegitari 20,000 bagahinga ibigori bakeza bagasarura. Icyo kintu ni icy'agaciro gakomeye cyane. Bavanaho ibigori bagahinga ibishyimbo, twagize umugisha nabyo birera kandi neza, ubu nabwo barimo barasarura. Numva ari ikintu cyo kwishimira ko bizamura abaturage mu iterambere. Ariko noneho hari n'ibifatika ari byo twavuga nk'ibikorwa remezo, ugenda ugasanga harimo ibyo mwagarutseho muri social, kubakira amacumbi abatayafite. Ibyo byose byarashojwe kandi bayarimo. Ubu uwari ufite imibereho mibi tuvuga ko abayeho neza, hamwe n'izindi gahunda zikomatanyije zo gukomeza kumufasha kugira ngo niba agomba kubona itungo aribone. Ariko icyambere ni ukubanza kubona aho acumbika, kuko harimo imiryango yabagaho icumbika hirya no hino, ariko iyo abonye icumbi rye byibura abatuje n'icyo wamufashisha kindi ukavuga ko agomba kukibona, ariko afite aho abarizwa aho wamusanga. Ikindi ni ibyo biro by'imidugudu twavugaga. Ariko iyi mihanda ya kaburimbo nayo turayishimira cyane, kuko isuku mu mujyi wa Kibungo mbona ko mwese yariyongereye. Natwe dutangiye kujya mu ruhando rw'imijyi ifite isuku, kandi ntituzadohoka, tuzakomeza kugira ngo hamwe n'iziriya kampeni z'isuku umukuru w'igihugu cyacu adutoza buri munsi, byibura duhere muri uyu mujyi, ariko bikomeze bigere no mu cyaro n'ahatari imihanda ya kaburimbo. Gare nziza, ngira ngo murayibona namwe, umugenzi rwose uje gutegera hano Ngoma ameze neza, harasobanutse, ntabwo azajya ahura n'icyondo nk'uko byahoze, kunyagirwa n'imvura. Rwose nacyo turacyishimira icyo gikorwa remezo twagezeho ku bufatanye n'umufatanyabikorwa. Ariko nanone dufite inzu yo kurwariramo igasetsa isanga aho ababyeyi babyarira naho huzuye mu mwaka washize, uyu mwaka hakaba huzuye hospitalisation. Nacyo ni igikorwa remezo dushima cyane, cyaranatashywe, abaturage barishimye kubera ko ingorane bajyaga bagira bajyana ababyeyi kubyarira ku kigo nderabuzima cya Remera, kuzenguruka abagize ibibazo bakaza kuri hopitali. Mu by'ukuri hashoboraga kubaho impfu za hato na hato z'ababyeyi cyangwa se iz'abana. Ibyo rero bikaba biri mu bintu twishimira kandi dushimira n'umukuru w'igihugu cyacu kuba
twese turi intumwa ze, niwe udutuma kugira ngo tugeze ubutumwa ku baturage, tukaba tumushimira cyane. Murakoze. amatsinda babazwa na Gikundiro ndakibashije ku matsinda babazwa na Gikundiro y'abadamu ni iki bafasha ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza ku rubyiruko. murakoze. ngira ngo n'ubundi kuri gahunda ya mituweli de sante icyo turimo gukangurira abaturage ni ugutanga mituweli bagendeye ku bibina, nibyo bifasha ko buri wese agenda atanga udufaranga duke duke. Rero dufashijwe n'ariya matsinda nubwo akemura n'ibindi bibazo, ariko n'ubundi ntabwo ushobora gukemura ikibazo cy'iterambere wibagiwe gahunda ya mituweli. Muri ariya matsinda rero icyo turimo gukora tuyahuza n'amatsinda turimo gukora ku bijyanye n'itsinda ikibina cya mituweli ku isibo, ariya amafaranga bagenda bakusanya iyo bigeze igihe cyo gutanga mituweli, bakuraho amafaranga yo gutanga mituweli kandi bakabasha no gukomeza gukora n'ibindi bikorwa muri rusange. Ikindi babajeho ni ikijyanye na disipurine mu marerero, kuko nibyo nk'uko mwabibajije, abana baba bari hamwe bafite abatoza babigisha, babana nabo guhera mu gitondo kugeza mu ma saa sita, byanze bikunze umwana wo kugira ngo yirirwe azerera mu mudugudu cyangwa ahura n'abandi bamwigisha izindi ngeso mbi, tumurinda ihohoterwa. Mu by'ukuri haribona hariho uburere bwiza, nanjye ndemeranwa nabo kandi n'impinduka koko iragaragara, nta nubwo ari disipurine gusa ariko n'ibindi byinshi. Ugera ugasanga umwana aragusuhuza, aza akarere, umudugudu, ibyo byose by'ibanze amaze kubimenya. Mu by'ukuri tubona amarerero ari igisubizo ku mwana w'umunyarwanda. murakoze nyakubahwa izi ngamba dusoreza amatsinda bafite muri Gikundiro muri akarere murakoze cyane. Mu by'ukuri ari amatsinda arafasha cyane kubera ko muri kimwe mu ntego baba bafite abanyamuryango bari amatsinda harimo kwishyurira mituweli. Amatsinda dufite rero dufitemo amatsinda yahoze muri Gikundiro, tukaba dufitemo n'amatsinda mashyashya ageze muri 95. Kugeza uno munsi dufitemo abanyamuryango 10,000 kuko hafi 11 bose bamaze kwishyura mituweli. Kuko izo ni done dufite, kuko dufite database tubasha gukurikira amatsinda ku rindi tukamenya ngo ese ibyo babashije kugura ibyo bivuye mu matsinda, abishyuye mituweli, abafunguye konti muri za sako cyangwa se muri banki, iyo mibare yose tuba tuyifite. So rero abantu bageze mu 10 babashije kwishyura ubwisungane mu kwivuza biciye mu matsinda, kubitsa no kugurizanya, ntabwo ari umubare mutoya mu by'ukuri. Murakoze. Mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma twagira ngo tubashimire kuba mwaje kugira ngo mudufashe kureba ibikorwa twagezeho muri uyu mwaka w'imihigo, ndetse nk'itangazamakuru no kubigeza ku baturage. Biradufasha cyane kuko hari n'abareba ibyakorewe ahandi nabo badafite, bakagira icyo bunguka. Ariko nanone tunashimira n'umufatanyabikorwa wacu Gikundiro kuri bose ku gufatanya nawe. Mu by'ukuri yabaye umufatanyabikorwa mwiza muri uyu mwaka, kandi turateganya ko mu myaka afite hano mu karere kacu ka Ngoma ibikorwa bigenda bikorwa, kuko tuganira hafi na hafi, ndetse umwaka ukurikiyeho n'ubundi abafite n'ibindi bikorwa afasha abaturage tuyobora. Ibyo rero tubibonamo kudufasha muri gahunda ziganisha muri NST1. Hari target tuba dufite mu kurwanya igwingira, aho tugomba kuba tugeze kugira ngo rizanacike burundu. Iyo dufashijemo rero aba ari kudufasha kugera ku mihigo n'ubundi twasinyanye n'umukuru w'igihugu cyacu. Ndumva rero turabashimiye cyane, kandi n'ubundi namwe tuzakomeza gufatanya, haba no mu mihigo tugiye gutangira, haba no mu masuzuma agiye gukorwa, kuko dufite isuzuma ku itariki 28 ejo bundi, urumva ni vuba. Ariko nk'uko mubizi, inzego z'ibanze
imihigo imwe irasoza tugahita dusinya iyindi kandi tugatangira kuyikurikirana mu buryo bwihuse, ariko byose nta kindi bigamije ni iterambere n'imibereho myiza y'umuturage. Turabashimiye rero ku bw'uyu munsi, murakoze. intore zigiye gutoza muri Mozambique